Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda mu madepite ejo bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rishyiraho kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda National Defense University Rwanda. Ibi bivuze iki buriya? Nesi ya yindi se yo nubundi bari guporopoza mu minsi yashize. Nyine bemeje umushinga bawemeje. Ese wambaga n'ubu abasirikare bazongera kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda isanzwe kandi bafite kaminuza yabo. Ndakubaza nawe ukambaza. Oya no kuvuga ngo abasirikare cyangwa bajya mu gisirikare bashobora kuzajya bajya muri ya kaminuza yabo. Hanyuma ntekereza ko ibintu izajya yigisha cyane buriya hazaba harimo n'ubuvuzi. Impungenge umuntu yibaza buriya abaganga b'abasirikare niba benshi hari umusivili uzongera kubona akazi mu bitaro by'i Kanombe. Oya nabo barakenewe bari nese bazajya bigisha se kugeza ku rwego rwo hejuru cyane rw'abadokiteri bakomeye cyane. Kuko uzi ko bavuze ko bagiye kuzakiraho n'ikindi cyiciro cy'ishuri rizajya rifata guhera kuri ba koroneri kuzamura n'abajenerali abantu batagiye kuminuza hanze. Kandi aha ngaha iyo bavuga ishuri buriya kuko nuvuga ku ipeti kuva kuri generali nako kuri koroneri kuzamura ahenshi burya niho usanga n'abadokiteri. Gusa nta mpungenge zihari abasirikare n'abasivile mwebwe yego hari ikintu duhuriraho twese dukora mariage civile. Ntabwo wari ubizi muragenda mukamanika general ukora mariage civile nicyo cyonyine ariko nicyo muhuriyeho cyonyine niyo baje mu mavuriro ya gisivile turabavura ariko natwe muri Amerika bakatuvura. Urumva iyi ni ya politiki y'u Rwanda yo kubaka igisirikare cy'umwuga. Ibi ngibi nicyo ntekereza ko ari cyo bivuze. Niba wumva gukunda ubuvuzi wenda kujya kwiga ubutare bitazabukundira kuba n'umusirikare bizasaba kubanza kwibuka kujya mu gisirikare noneho ubizamukana. Kandi noneho urabona uhagezweho za drone buriya n'abantu bajya kurasa banza mu myaka nka 30 iri imbere banza tutazajya twohereza abantu kujya kurasa. Byanze bikunze ntago na operation yabura abantu bagiye guteresha leta zunze ubumwe za Amerika zatiyosha bazaba ari bakeya ariko ntabwo tuyirisha urugamba basigaye bakoresha ikoranabuhanga rihambaye ariko wabonye ko bajya gufata Nicolas Maduro bageze kuri tiri batamufatishije ibyuma ngo bamuzane. Abasirikare barakenewe rero hariho hose ku rugamba byanze bikunze. Hanyuma ejo wabonye ko rwa rubanza rwa ba K John ururebwa mu K John abantu bashakaje amashusho y'ama ubwambure bw'ubusa bwa wa muhungu witwa ngo rizagwira wita yampana ngo hari umuntu umwe wabaye umwere Pazomani umwe twumvaga ari ufite icyaha gikomeye cyane. Pazomani ko bivuga ko ari we washakaje amashusho niba yarabaye abere abandi bahamwe n'iki kuko hano unyamakuru wa New Times yanditse ngo court judges 4 acquit one in Yampana sex tape case. Urukiko rwafunze 4 umwe agirwa umwere mu mashusho y'ubusambanyi cyangwa se y'imibonano mpuzabitsina ya Yampana. Nyange byarancanze numvaga ari we watangije iyi nkundura yose kuko niwe wari ufite access kuri telefone ya Yampana. Bityo rero Yampana akagaragaza ko ari we ushobora kuba warakuye amashusho muri telefone yakayiyohereza kuri email ye akayadownloadinga. Ariko urukiko ngo rwaravuze ngo evidence presented by the prosecution was insufficient to link him to the distribution of the footage. Ibimenyetso byatanzwe ko ari watanze umusho ntabwo byari bihagije ku buryo umuntu yabiheraho amuhamya icyaha. Hano hantu ubutumwa abantu mugomba kuvanamo mwabishaka mutabishaka bano bantu bazafunga imyaka 3 yo bayiriye kare byarangiye. Aba bantu bazatanga miliyoni 3. Ejo bundi Minisitiri Bizimana yavuze ko abantu bakwiye kwitandukanya n'ijambo gutwika abantu hatari ku Bizimana urakabye. Ibintu byaye byose wowe wakabije wabiremereje. Urabona ko ushobora gukora akantu ugira ngo utwike ugasanga urahiye ugasanga akagukozeho wowe urahiye abantu se ntibahiye. Ayinya ibi ngibi cyane wo bikozeho ni jihad we yaba yarabikoze mu buryo bwo kwitwikira mugane wa babandi avuga ko yabuhonye amashusho ndabyibuka sha ndabyibuka ukuntu yaririmbaga
ngo yaragurishaga, numvise bamushinja ngo kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ibaza ariko ya mpana kuri imibonano mpuzabitsina ntagire icyo yunguka, ahunguke gihagije. Ngira ngo ikintu yasize cyane gikomeye ni iriya gurupe yari yarashinze irimo abantu 989. Buri muntu wese ngo amuhija. Se buri muntu wese buriya yarayamuhaga uri muri gurupe. Buriya hari abamuhagana 50 ababaswe n'ubusambanyi. Akavuga ati nyohereza unyurire, yakoresheje screenshot. N'abashakaga kwereka ya mpano ko bamuzi ndetse naho ataha, naho ibyishimo bye biri. Twakubonye sha. Ujye ugenda twakubonye. Ariko nyuma yaho nigeze kumva ibintu by'ubwambure ngo ntago bigiteje isoni hano hanze. Ahubwo ngo abantu bagira isoni cyane cyane bashiki bacu ngo nabafite ubwambure ngo busa nabi. Hari numvise abidefandama ngo nabafite ngo cya kijambo cya Nzovu ntajya nkunda gusubiramo, ngo bafite bya bintu Nzovuga ngo bisa nabi ngo no bagira ipfuno, ngo ariko ubundi ngo gisa neza, ndavuga icyo gikoresho nyine ngo nta kibazo. Sawa ari inzobe se bano ndakwiyama. Hanyuma rero urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwashimangiye igifungo cy'imyaka 14 kuri Muhayimana Claude, wundi twavuga ku munsi w'ejo waza ari umushoferi ku Kibuye. Uyu nguyu nawe yakunze guhakana cyane ibyaha aregwa, avuga ko ntaho yahuriye no gutwara, ahubwo burya jenoside yabaye yihishe, tinahise njya kwihisha sinari impari. Ubwo rero urubanza rwe rwapfundikiwe bemeza ko igihano yari yarakatiwe kuko yari ari mu bujurire cy'imyaka 14 agomba kigumaho n'undi akicara hasi akayirangiza. Tugomba kugikomeza rwose utuje. Hanyuma rero abantu mudukuru hari andi makuru ufite aca ku mihanda. Andi makuru ari ku mihanda, abantu bikayonza iwacu hari irubimba mwihangane. Niba hangane nabonye inka zanyu inkuba yarazikubise, inka hafi 10 inkuba yarazikubise hari azanye rusange ndahabona. Ariko nta muntu wakubiswe. Nta muntu inkuba yakubise. Wabonaga bibabaje cyane kubona imbyeyi ziryamye hasi. Sinabibonye. Bakayenda garage. Ubwo rero nuko bihangana. Arano kubura inkuba yakubise inka 5. Yego. Yari ahantu kugira ngo inka uzayikuze biba ari ibibazo bikomeye cyane, kuko ntabwo uragira ku gasozi. 5 zakubiswe n'inkuba, izindi 5 zirakomereka. Byabaye kuhakanije ubundi. Ntabwo imvura ikomeye, ariko muri iyi minsi hari imvura ikomeye. Muze hari imvura ikomeye rwose. So hari ikindi ndumva nta kindi kintu gisigaye hari ubu ngubu noneho. Niba hari n'ikindi kukizavugwa handi. Kizavugwa n'ahandi cyangwa kize kuza hanyuma mugani w'ababandi. Ariko hari inkuru nabonye hano hanze. Umusore w'imyaka 30 hano i Kigali yaranguye icyitwa Mateus. Ngo arimo arashaka ntandi magorofa. Nta gorofa ufite uzi i Kigali, yabuze abayikodesha ngo uyu muhungu w'imyaka 30 azayirangure nayo. Ako amafaranga yayakuye he yo gukodesha iranyubako yose. Kandi ibintu yakoze byagize akamaro gakomeye. Uzi ko hari ahantu bakoramo abantu barenga 1000. Uyu mugabo we ngo yaraje ngo afite imyaka 30. Ngo yabyirutse bavuga ngo China is the future. Bivuze ngo Ubushinwa nibwo bufite mu biganza hazaza. Ngo yari afite inzozi zo kwiga mu Bushinwa, nubwo ngo tarazi uburyo azabigeraho kubera mikoro make. Ngo yari yarigeze gucururiza muri quartier Mateus, akarangura amafi akorana n'Abagande. Ngo yumva ko byanze bikunza aziga, hanyuma akaza agakora ubucuruzi mpuzamahanga kandi akarenza kure aho se yagejeje. Imyaka 5 ishize rero ngo yapfushije, ku myaka 5 yapfushije se. Arakomeza aratwaza amashuri ye ngo abanza yiga neza, ageze mu yisumbuye atangira gucuruza. Mu mwaka wa 4 wa yisumbuye ngo yazanaga inkweto mu gikapu n'amakaye azihishe mwarimu, maze akazigurisha abagenzi. Harangiye yisumbuye yagiranye amasezerano n'ikigo cyishyura abantu buruse, yibona mu nzu zo kwiga mu Bushinwa. Icyizere ngo cyaraje amasinde ko ngo ari we musezeranije kumwishyurira, yavuze indimi ebyiri, maze umusore akisanga agomba gucuruza mbere yo kwiga. Ati mbere yo kwiga rero byabaye ngombwa ko mbanza gucuruza, mbere nari nzi ko nzabanza kwiga nkabona gucuruza. Urugendo rwe ngo kuvurwa kugeza aho ngo akodesha inzu y'amagorofa 6 muri Mateus, ndetse akaba ashaka no gukomereza mu zindi nzu z'ubucuruzi zifite ibyumba byabuze ababicururizamo ngo ubuhamya bukomeye. Iyi nkuru iri mu kinyamakuru Kigali Today, ni ndende cyane, ariko abantu mujye murota, ariko murota ibyiza. Ikindi kintu twari twibagiwe nuko ba basore nabonye RMC yabavuzeho.
bamwe ba siporo ngo bariyunze bari abahungu banjye narabahamagaye ndababwira nti we basha stop bara ni abasore baracyari bato ariko ni n'abahanga kuba bari abahanga byo ntabwo bisubirwaho buriya uzi ko abantu iyo umuntu ari umuhanga ndabivuga niyo atari umuhanga ndabivuga bariya abahungu ni abahanga ntabwo iryo hanga na kintu uri muri biki abantu b'imyaka 20 bose muzisazira kari wowe wabona barebye mu maso mukanaganira wenda niyo mwaba mwaraganira umwe kuri umwe kuko n'ubwiyunge buvuye ku mutima cyangwa ni mwebwe abantu bakuru mwabwira ati mwiyunge ku kibina cyiza kugira ngo publique idakomeza kubafata nabi buriya rero muntu cyangwa se ikiremwa muntu uko turemye uwo njije la physique duca urubanza ibyo tureba Imana yaduhisha umutima niba imbere y'abantu batweretse ko biyunze mu mutima batiyunze ibyo bazakora tuzabibona gusa n'iriya ni intambwe kuba abantu bafitanye ibibazo bakicara hasi bakabikemura ariko nanone barabiremereje ariko reka babiremereze hari hajemo ibintu bindi nari nabonye n'abavuga ngo ni abawupoza batavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bagendeye ku mvugo za Rugaju bashaka kugaragaza ko yavuze nabi umucuti wanjye harya yitwa nde yitwa Lorenzo yego ndamuzi rwose Musanga mfura Christian oga bashaka kugaragaza ko bari abanyarwanda rero ukuntu rimwe na rimwe tunatekereza nabi niba kugira ngo hari umuntu baba bari umwumvishe niba ujya mu moko ari byo bibazo iki niki aba bana b'abahungu ikintu bakoze it's good niba ari byo kuko ariko oya twebwe tujije ibyo twabonye byadushimishije ibyo tutabonye babigumana nguwo jewe twishimiye ibyo twabonye mwakoze ikintu cyadushimishije nk'abakurikira ibyo tutabonye niba hari ibindi bintu mufite mugende mu bicukure mu bihambe mufite imyaka 30-40 ukora iri tangazamakuru nta mpamvu yo kugira ngo mujye mw'ibyo hanjagari nta kintu bimaze nta bantu batoye kwirirwa bagira Lorenzo ntabwo tuziranye neza ntabwo muzi neza wanze turanavugana visage wanze turanahura na rimwe ari kumuhamagara kuri telefone cyangwa se kumwandikira ariko Rugaju ndamuzi umwana muto cyane yansanze ku ishuri aho nigaga ari umwana muto pa raporo yuko ngana kameme hanyuma yaje ahangaha muri formation turamuforuma yamaze kumva baye bien formé ajya gushakisha ubuzima urumva rero ntabwo nabona muri umuntu wanjye ashaka kwipfusha ubusa mu buryo ngo mbyemere buriya n'ubustari ari amaririmbyi waririmbye aravuga ngo nubone isi gukomeye amashyi icyo utekereza kenshi kuko umuntu agusekera n'amenyo ejo mu gitondo y'amenyo yagusekeresha akaba yaza akayakurumisha agatereka nze kurya agaguhekenya abahungu banjye rero ari undi mwana twakoranaga umudamu twakoranaga ngaha ni waririmbye ngo isi ntizagushuka isi yibashuka rero wa muhanzi uko byagenda kose mama Rwanda nabonye niyo ndirimbo ndumva ejo bundi hari iyo yaririmbye irimo wumva ko ntako tuba tutagize uko byagenda kose rero bashyiremo imbaraga bumvikane baganire bitari ku munwa gusa bitari no kuri social media njye nicyo kintu nashima kuruta uko mwaza kutwereka ko mwabanye neza mushatse mwanabyiburira kubitwereka ubundi mukabana neza mukwiye kwirirwa mwigisha harmonie sociale ntayo mufite ntabwo twakwigisha abantu kubana neza natwe tudashobora kubana neza ikindi ubwo n'abandi barebereho ikiba cyatuzanye n'akazi nk'uko umuhinzi azinduka ajya mu murima agahinga akavuga ngo ikivi ndacyushije nawe ngwino ku kazi uje kubwira abantu amakuru uzi ikivi utahe ibindi bintu byose burya ntabwo tuba dukwiye kubizana kuri izi mikoro za radiyo bariya abahungu bazamutse neza bazamutse vuba nka Manuel uyu nguyu nawe mbona uri umuntu w'umutaramu kuko sindakubona bamanuye ipantaro ngo uyishyire ariko nagucishaho umunyafu namaze kukubwira ko uri umuhungu wanjye burya bamanuye ipantaro ngatangira kuyambarira munsi nacishaho akanyafu ntirikare haracyari mu gitondo kubera ko uru ruharo kurubyimba bisaba ko wakenyeye wakomeje mano nta cyiza nko kugira umubyeyi ukureberera urabyemeye uyu munsi kwa gatandatu reka nihangane nese nagira uyu munsi ni ku muganda uno kwezi kuri kurangira nta hantu wabitsukira kwezi kuri kugenda kurangira hari igihe wabona unyambye ejo bundi dore tugiye mu kwa gatatu cyane kandi mfite ubukwe vuba mfite ubukwe muri 2032 mfite ubukwe sejo mu gitondo rero ngomba kugutegura ariko burya ntuzakora ubukwe uzarongora kuko ubukwe no kurongora biratandukanye ntacyo
burya nicyo cyiza rero ubu ngubu inama zawe ndazumva neza. Hanyuma rero inkuru tugiye kwitsaho muri aya masaha abiri erega nibyo tumaze kubabwira burya byari ngombwa. Hari abantu baba mutari update tuba tugomba kubafasha. Telefone yaturutse i Kigali yaburijemo ibihano bya Amerika ku Rwanda, turaza kureba iyo telefone yavanyeho ibihano bya Amerika kubera iki. Ese andi makuru arimo avugwa hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kino gihe nyuma y'iyo telefone ni ayahe? Hanyuma ba bandi cyangwa se abatifuza ko iyo telefone yakirwa muri Amerika bayakiriye gute, baravuga iki? Ubwo uraza kubyumva. Hanyuma turaza kujya i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa aho Minisitiri Bizimana amaze iminsi aganira n'abanyarwanda baturutse imihanda yose mu Burayi. Hanyuma rero baganiraga iki? Baganiraga n'ubundi ku mateka y'u Rwanda, ku bumwe bw'abanyarwanda. Yasabye urubyiruko rw'abanyarwanda kutaba imbohe z'ibinyoma bivugwa ku Rwanda. Ibyo binyoma bivugwa ku Rwanda ni ibihe? Hanyuma nyuma y'ijambo rya Minisitiri Bizimana wanakomoje ku munyapolitiki ufungiye mu Rwanda, yagaragaje ko ari umuntu w'ikihebe. Naje kubona indi baruwa nanone tuza gusoma n'ijisho rimwe y'umugabo nanone ufite ishyaka ariko ngo ritari ishyaka, witwa Bernard Ntaganda. Iyi baruwa Ntaganda yandikiye Bizimana igamije iki? Ihatse iki? Ko nabonye ku mihanda abantu bavuze bati Ntaganda ashobora kuba yuzuye urwango ahubwo. Hanyuma ikindi, ese abanyarwanda bazatandukanya gute PS Imberakuri ya Perezida Fondateri Ntaganda Bernard na PS Imberakuri ya Depite Mukabunani Christine? Ese nawe araza gusohoka yamagara Ntaganda ukoresha izina ry'ishyaka mu guhangana na politike z'u Rwanda nubwo atavuga rumwe n'ubutegetsi? Hano hantu harimo equation à doubles inconnues. Hanyuma rero turaza kunagaruka no kubavuga ko Minisitiri Bizimana yaba ari umuntu urangwa n'urwango, cyane ko nyuma y'uko ashyizweho mu bitangazamakuru banditse icyo gihe ko Minisitiri utavugaho rumwe yagizwe Minisitiri w'Ubwonyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ese koko Bizimana ntabwo avugwaho rumwe cyangwa atera ibuye mu gihuru? Uraza kumva ibyo ari byo. Hanyuma rero EAC ngo yabuze amafaranga, ibikorwa byose byahagaze. Amafaranga yo muri EAC aribwa nande? Kuki abantu badatanga imisanzu? Hanyuma turaza kukomoza n'undi ku musanzu ariko twisanzuyemo gatoya cyane. Umusanzu wa mitiweli wiyongereye abanyarwanda bavuze. Kuki abanyarwanda bavugishijwe n'umusanzu wa mitiweli? Hanyuma turaza kujya no mu biryo. U Rwanda rwongerera agaciro k'ifunguro umunyeshuri agenerwa ku ishuri. Nakaye gaciro u Rwanda rwongeyemo n'abantu bakuraho ntitujya kujya tunyarukira ku bigo by'amashuri kujya gushaka icyakura. Abantu mutangire musesengure mu kanya gatoya nyuma yo gufata akaruhuko turaje twanzike izi nkuru, mbizeza ko nta mfuruka rimwe tutaza kugeramo, nta nibuye tuza gusika tutubuye ngo turebe icyo bagiteretse. Niko gahunda rero zigiye zimeze cyane. Mukomeze mugume kuri Radio Flash 89 n'ibice bibiri ndetse na 95 n'ibice birindwi, ubundi dusesengure dusasanure amakuru agezweho muri aya masaha. Ntabwo turahaguruka nibwo urebye tugitangira. Hanyuma rero Imana duhereye reka duhereye kuri iyi telefone yaturutse i Kigali. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagaritse gahunda yo gufatira u Rwanda ibihano nyuma y'ubuvugizi bwakozwe na Senateri Lindsey Graham w'umunyamerika. The Wall Street Journal yanditse ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Perezida Paul Kagame yahamagaye Senateri Graham amusaba ubufasha bwo guhagarika umugambi wa White House wo gufatira u Rwanda ibihano. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Amerika yari yarakunze kuvuga ko izahana u Rwanda irushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Congo Kinshasa mu Kuboza 2025. Graham ngo yemeye ubwo bufasha, asaba White House n'ibiro bya Vice President JD Vance kudafata ibyo bihano kubera ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizewe wa Amerika, bityo ko rero kurufatira ibihano ngo byarushobora ahubwo kure y'ubufatanye na Washington. Uyu umudepite rero cyangwa se uyu nguyu Graham kandi nako ni senateri yabwiye White House ko u Rwanda rwubahirije gahunda yo kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byasinyanye. Abayobozi benshi rero bazi ibyiriya dosiye bavuze ko White House yahise yisubira ku cyemezo cy'ibihano yateganyaga gufata, nubwo rero abayobozi batandukanye bumvaga ko cyangwa se batumvaga kimwe ibyo kubihagarika. Senateri Graham ni umwe mu bagize ishyaka ry'abarepublike, akaba akomoka muri Carolina y'Epfo ndetse akanaba umuntu wa hafi cyane ya Perezida Donald J. Trump. Kuri ubu ngubu rero umuvugizi we ntacyo aratangaza kubivugwa, White House nayo ntacyo irabivugaho.
muri Kamena umwaka ushize nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byageze ku masezerano y'amahoro nyuma yo guhurizwa mu biganiro na Amerika. Ni amasezerano akubiyemo ingingo zitandukanye zirimo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'umutwe wa AFCM 23 barwana, gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufasha ingabo za leta ya Kongo muri iriya ntambara, ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rumaze igihe rwarafashe. Ku wa 4 Ukuboza 2025 Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bemeje burundu ari amasezerano mu muhango n'ubundi wanitabiriwe na Perezida Donald Trump. Senateri Graham wari witabiriye uwo muhango yavuze ko ayo masezerano ari ikintu cyari hafi yo kudashoboka gutekereza, ariko ngo ubu ngubu kikaba noneho cyarabaye impamo. Icyakora rero nyuma yo kuyasinya, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'umutwe wa AFCM 23 byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda, mu gihe M23 ishinja ingabo za Kinshasa kuba arizo n'ubundi zigabaho ibitero. White House yabwiye The Wall Street Journal ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo binyuranyije ku buryo bugaragara n'amasezerano ya Washington, kandi ko Amerika ishaka ko u Rwanda na M23 bihita bikura ingabo zabwo muri ako karere. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yabwiye kiriya gitangazamakuru ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa ari amasezerano, anashinja Kongo n'imitwe iyishyigikiye gukomeza kuyica. Amakuru akavuga ko ibihano Amerika yari irimo gutegura gufatira u Rwanda nyine byagombaga guhabwa abayobozi bakuru barwo n'aba M23 mu rwego rwo kurengera amasezerano ya Washington. Amerika igaragaza impungenge z'uko ari amasezerano ashobora gusenyuka burundu mu gihe nta ngamba zaba zifashwe. Ngayo nguko rero. Telefone. Telefone yarahamagaye, hanyuma rero ibihano Amerika ibishyize muri ICE cyangwa se bishyira mu kabati. Avuga ati ibi bintu reka tubyihorere, reka tubireke, tube tubiretse tubishyira ahantu nyine ku buryo ikintu nicyongera kuvuka ahageze igitutumba tuzongera tubigarure, ariko ubu ngubu mube mubiretse. Amakuru avuga ko iyo telefone yahamagaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Kuki bigiye hanze uyu munsi? Shobora kuba ari amakuru yari yaragizwe ubwiru cyane ko ntago ntekereza ko ku ruhande rw'u Rwanda iyo telefone yari yibanga, kuko yiza kuba atari yibanga ntibaba barabitangaje bakavuga ati twahamagaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika turababwira. Yari telefone yibanga, ni nayo mpamvu bitahise bijya hanze. Hanyuma burya ibinyamakuru biba bifite uburyo bibona amakuru mu buryo bworoshye, ariko ibyo byose bikajyana n'itutumba n'ubundi ririmo rya Kongo Kinshasa nayo irimo gushakisha aho yamenera ngo ibihano bibe byafatwa. Kuba rero byaratinze kujya hanze byo nta kibazo cyane kirimo, ariko ibyari ibanga pe, byari ibanga. Hano hantu hari ikintu nahoze ndeba. Mbere na mbere umuntu yakwibaza ngo ubundi uyu senateri witwa Lindsey Graham wo muri South Carolina ni muntu ki? Uyu musenateri asanzwe mu ishyaka ry'abarepublikani, noneho akaba ngo ari n'inshuti cyane y'amagara ya Perezida Donald Trump. Byari byoroshye ko ashobora guhamagara perezida mushuti we akamubwira ati ariko nureba n'iki byose, cyangwa se umuntu arebye, cyangwa se nko gukomakoma. Nubwo bagaragaza ko senateri yavuze ko ngo iyi nkuru igaragaza ko senateri yabonaga ko u Rwanda ngo ari umufatanyabikorwa mu nzego z'umutekano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho umuntu akibaza ngo ese kuki u Rwanda rutahamagaye Donald Trump nka perezida, cyangwa se ngo bahamagare J.D. Vance nka visi perezida bagaca kuri senateri James David?
ahangaha barakwereka uburyo iki kibazo cyari serious n'uburyo iki kibazo cyari gikomeye, kuko ubwo urumva guhamagara Trump byari kwitwa nka corruption. Nubwo wenda hari amakuru atavugwa, ariko ejo nakubwiye ikintu cyitwa PAC, yego, Presidential Advisory Committee. Bano bagabo baba barimo abajyanama ba perezida, ngira ngo ntabwo ntekereza ko ari amakuru y'ibanga. Abantu benshi bazi ko hajya habaho n'igihe umukuru w'u Rwanda ajya guhura n'abo bantu, yaba basanga aho bari cyangwa se bamusanga inahangaha. Ibi ngibi bivuze iki? Icyo bivuze ni uko abantu batekereza ko hari wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ibirombe by'abanyekongo, ahari bashobora guhita bazajegitinga, bazajugunya inshuti za kera wenda zidafite ibyo bihombo. Ariko mukibagirwa ko senateri yibukije perezida wa Amerika ko Rwanda is a reliable American security partner. Ni inkoramutima mu bufatanye bwacu n'umutekano muri kano karere. Ibyo ngibyo bivuze iki? Hano hantu ntabwo ndi bujye kuvuga buri kantu kose icyo kavuze, kuko urumva bivuze ibintu byinshi, hari n'ibyo ntazi kandi bifite icyo bivuze cyane. Urumva bivuze ngo Amerika yagombaga kwigengesera mu buryo bushoboka bwose, ku buryo itaza gutakaza imbaraga muri kano karere. Kuko mu kinyamakuru mfite hano imbere yanjye hari ahantu bavuga ngo, kandi uretse kuba ngo ari reliable American security partner, ngo ni na key supplier of critical minerals to the US. Rukunze no kugemurira minero cyangwa se minerals, amabuye y'agaciro adakunze kuboneka Amerika ikeneye, amwe akora za batiri, akora za telefone, akora indege. N'ubundi ngo n'umwe mu bantu ni igihugu gikunze kubagemurira ayo mabuye y'agaciro basanzwe bakeneye, gisanzwe ari umuntu bagona, gisanzwe kigemura nyine muri ubwo buryo. Ni yandi ya cobalt akorwamo amabatiri. Yego. Noneho agaseseka akanugikamo kandi kana kavuga ngo ariko imposing sanctions, gushyiraho ibyo bihano ngo rubi counterproductive. Ku kajambo ni uheruka ku ishuri vuba. Counterproductive bivuze iki? Bishobora kugabanya umusaruro. Hano bivuga nka umusaruro. Ngo bizaca intege cyangwa se bigaca intege, yego, reka tubibare gutyo. Nimurikiraho ibihano bizahita bica intege, cyangwa se nta nyungu bizatanga, nta kintu bizatanga, ngo ahubwo bizahita bituma Kigali igenda bigura intege muri ya peace process, mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro. Nitubashyiraho ibihano, mu yandi magambo, u Rwanda ntacyo ruzahomba, ahubwo ruzahita narwo rugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro. Kuko nudakuraho ingamba z'ubwirinzi, ntabwo ibyo Amerika ivuga ngo ni ingabo rufite muri Kongo, simbizi niba zihari niba zitanahari. Abasirikare tuziranye njya mbabona ina, uketse wenda bwaba hariya bo tutazanye, kurumva RDF yose ntabwo nyizi kamera. Sintekereza ko n'umugaba mukuru w'ingabo nako umugaba w'ikirenga, sintekereza ko buri muntu wese yaba muzi isura, wenda amazina na ambasi wenda birashoboka. No ngo na Amerika nayo irabizi ko u Rwanda hari icyo ruvuze muri kano karere. Kuruhana nta kintu birutwaye. Impamvu bavuga ngo kuruhana nta kintu bizarutwara, ndagusubiza inyuma gatoya, ndakugirana nko mu kwezi kwa kabiri gutangira mu matariki 6 hari kuwa 4. Hano hari ikinyamakuru cyitwa African News cyaranditse ngo Kagame criticizes international threats against Rwanda as US sanctions room. Uraza kumfasha? Perezida Kagame yanenze igitutu cy'amahanga ku Rwanda, mu gihe n'ubundi ibihano by'abanyamerika birimo bikomanga ku muryango. Atari ku bundi icyo gitutu cyanyu bimeze bite? Nta kintu burigera avuga ngo nta kintu muzadutwara. Kino cy'amakuru reka ndeba amagambo nk'abiri cyangwa 6 cyakoresheje. Baravuga ngo Rwanda's President Paul Kagame urged his country to be more self-reliant.
ni hahandi wumvise ejo bundi wa munyamakuru wo muri France 24 cyangwa se France 24 abaza Masadi Bros ngo ese ko twumvise ko Perezida Kagame adakangwa n'ibihano ngo biriya bintu avuga iyo muvuze ko muzamana ko wumva nta yigize ntawo ntacyo bizamukora mu byumvaho iki mu bitekerezaho iki igisubizo nahita nzangishakira ahangaha kuko imbuga nkoranyambaga buriya zifite akamaro ko gutuma amakuru amenyekana vuba n'amakuru meza aramenyekana abamenya amakuru meza bitandukanye n'ingengabitekerezo mbi babwirwa n'ababegereye abo rero bababereye urugero n'icyitegererezo kuko u Rwanda ni urwa twese kandi u Rwanda rukeneye umunyarwanda wese aho ari hose umunyarwanda ntagomba kuba mu Rwanda byanze bikunze uhitamo kuba mu mahanga aho ari umunyarwanda aho atari impunzi u Rwanda rwaciye ubuhunzi no kugeza guhera mu mwaka wa 2017 umuryango w'abibumbye nawo wemeye ko ku itariki 31 z'ukwa 12 2017 umuryango w'abibumbye wavanyeho ubuhunzi ku banyarwanda kuko wasanze nta mpamvu n'imwe ituma hari umunyarwanda uba impunzi ubuhunzi bwaracitse namwe rero wumva ko akiri impunzi ntabyivanemo abisohoremo hari n'abanyarwanda muzabona babaye mu Rwanda nyuma ya jenoside bakanagira imirimo ikomeye bakaba abaminisitiri bakaba abadepite bakaba abasenateri n'indi yose bamwe bagahunga mukaba bumva muri Amerika muri Canada hano i Burayi abo bantu ni abantu bagiye bibye amafaranga y'igihugu cyangwa bagiye bakoze ibindi byaha bikomeye noneho kugira ngo bahishe ukuri kwa bya byaha bakoze bagahimba ibinyoma babeshyera u Rwanda babeshyera umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi ko barengana ko batotezwa nyamara ari ubujura n'ibindi byaha bakoreye igihugu batinyaga gukurikiranwaho n'ubutabera mwebwe rero mujye mukurikira ni nacyo cyatuzanye kugira ngo tuganire ntihaze kugira ufite igitekerezo ufite ikibazo ucikanwa mubaze rwose mu bwisanzure ibiganiro nicyo bigamije kandi utaragera mu Rwanda ndamukanguriye ngo ntimutinye muhite rwose mufata icyemezo turahari tuzabakira n'utahafite umuryango tuzamucumbikira ntawe uzabura aho aba ariko guhera ubu ngubu u Rwanda ni urwacu turuyoboke indege Rwanda yirahari hano i Paris Bruxelles London hose ntawe itagera karibu muze iwanyu turi kumwe mugire umunsi mwiza tugire umunsi mwiza murakoze rero yari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene ati abantu mwese abari hanze muhabe nk'abanyarwanda bagiye gushakisha ariko ntabwo buri gihe bivuze ko mugomba kuba impunzi ntabwo bikwiye ko mugomba kwitwa impunzi ibintu by'ubuhunzi ntabyo tugifite mu Rwanda muhabe nk'abantu mushaka ubuzima ariko ibyo avuga ni nabyo cyane ubundi ni gute wiyambura uburyo bwo kugira igihugu ko kugira igihugu ari uburenganzira bw'umuntu wowe ukayifata ukavuga ngo uburenganzira bwo kugira igihugu mbwikuyeho ntabwo ngifite igihugu buriya iyo uvuze ngo uri impunzi uba uvuze ko nta gihugu gifite ni niyo mpamvu n'izo sitati zihaba bakubwira ati hari sitati y'ubuhunzi ntiwemerewe kugaruka mu gihugu kubera impamvu iyi n'iyi turabizi ko mu Rwanda umutekano urahari ni wose nta ntambara mbese hashize n'igihe kinini cyane nta bintu by'imyivumbagatanyo bihari hari n'abantu burya bavutse bakaba bagijiriza isaha nta kintu barumva cy'umutekano muke mu gihugu kandi ngira ngo abenshi nibo gusa abenshi nitwe urubyiruko rwinshi nta kintu kibi turumva kuva tuvutse rero birumvikana mu Rwanda hari umutekano usesuye nta mpamvu yo watanga rero ugenda uvuga ko hari ikibazo ntabwo ari umutekano kuko minisitiri aravuga ati buriya ibibazo bihari n'abagoreka amateka y'u Rwanda kubera inyungu runaka yabavuze abakoze ibyaha bahoze mu nzego z'ubutegetsi bakaza bagasebya u Rwanda bagasebya umukuru w'igihugu ariko ugasanga ibyo bavuga ngo birayobya abandi cyane cyane urubyiruko ese urubyiruko rwacu dufite ahantu hizewe dufite abantu bizewe
bashobora kuruha amakuru ya nyayo. ahangaha urubyiruko yarimo aganira narwo tubanza turebe ni bande. Yari arimo kuganira n'urubyiruko rwo muri diaspora. Urubyiruko rwo muri diaspora rero kugira kubona ahantu bakigira amateka y'igihugu cyangwa se bakumva amakuru y'igihugu ya nyayo biragoye cyane, ari nayo mpamvu n'iyi gahunda nyishima cyane. Biragoye cyane. Icya mbere harimo abana bavuka ku basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, ndetse ubwo nyine abenshi ni imbohe y'amateka y'ibyabaye mu Rwanda. Kavuga ati rero umwana wanjye ndamubwira iki se, ndamubwira uko kuri. Nta yindi tekinike yakoresha. Hari umuntu wabura uko urabwira umwana we aramutse gufite. Buri kintu cyose ni ukuri. Buri kintu cyose burya kiba ari ukuri. Iki kiganiro kikimara kuba nyuma yaho ngira ngo wumvise umudamu cyangwa se umukobwa watanze ikiganiro agaragaza ko ababyeyi bari baramuhisha amateka bakamwangisha u Rwanda n'abanyarwanda, nyamara akaza gusanga ahubwo impamvu ari uko se akatiye burundu n'agacaca yakoze jenoside. Bivuze ngo uko byagenda kose hano hanze hari urubyiruko nyine ruri mu buyobe, rurimo rushaka kwikorezwa umutwaro rutagizemo uruhare, rurimo rubundabunda n'ababyeyi barwo wenda bitarakunze, ariko se abo banyapolitike bahora bayobya ubundi bo kukibayobya. Hari igihe kibaho ku buryo umuntu atahinduka. Umuntu rega guhinduka ni ku giti cye, buriya ntugire ngo hari umuntu waguhinduka. Nta muntu utahinduka, ariko kubwe igihe ashatse ko ari buhinduke avuga ati ngewe ndabyiteguye ndemeye ndahinduka, ariko we ntiwamuhindura ngo bikunde. Erega hari ibintu usanga bigoranye. Urubyiruko ruri hanze barabwira batari ko ntimukabe imbohe z'ibinyoma byabo bantu abanyabyaha. Ese urwo mu gihugu rwo nta ruri imbohe rutaza amateka rwayasobanuriwe nabi, bakayobywa n'abantu wenda ku mpamvu zabo bwite. Ejo bundi wahoze ubona bagaragaza ko witwa Seburafina niwe Seburafina barinde bamutaye muri yombi. Urabyibuka? Yego. Abo baganiraga abo bafunganye si urubyiruko cyane rwose. None se wagira ngo buriya ibyo yababwiraga siko babyemeraga? Mu mpamvu zishobora gutuma umuntu yisanga wenda mu byaha runaka bijyanye no kugoreka amateka cyangwa se no gutangaza amakuru y'ibihuha, akenshi ikibazo kiba kirimo kiba ari ikibazo cy'ubushobozi. Kiba ari ikibazo cy'ubushobozi, akazi, ubushobozi buke, ku buryo umuntu ashobora kubura abantu bose badafite akazi. Byarangiye n'ubundi bagiye kutavuga cyangwa se batabona ibyiza by'igihugu. Buriya rega tujye tureba imibereho mu gihugu imeze ite, hanyuma abo bantu baza batanga iki. Urumva iyo umuntu yatangiye kuzana ibiganiro birwanya ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se bigoreka amateka y'u Rwanda, reka mbivuge gutyo, icya mbere ni bandi bamushyigikira. Abamushyigikira ni babandi twita abadiaspora, bamwe bari hanze y'igihugu barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, bavuga ati twebwe ntabwo twemeranwa n'ibintu n'uburyo leta y'u Rwanda ibayeho. Abo ngabo baraza bagakubita amafaranga abantu bari mu gihugu ngo mwebwe muvuge ibintu uko bitagenda. Rimwe na rimwe ibyo bintu bari buvugeho bikaba atari ukuri, cyangwa se bagakritika ibyari bihari ariko mu buryo bundi bubi cyane, kuko buriya nta gihugu kibura ibibazo. Buriya mu gihugu ibibazo kuba byaboneka ndabyo. Kuki umuntu se umuntu ugize ibyo bibazo kuki bihita bimutwerera kujya kuba umuntu mubi? Nigaba yavuze ibintu bibi, kuko ubwo urumva aho bamaze impaka wumva cyangwa se bandi ni abantu bakiri mu myaka y'urubyiruko. Kuki bijanika muri bino twutuntu? Abanyarwanda nagira nkubwira ko burya nanjye ndimo, nanjye ntabwo noroshye kuko nanjye ntabwo njya kwitandukanya n'abandi banyarwanda nyine. Abanyarwanda turi sosiyete igoye. Niba abanyarwanda twaramenyereye politike y'ikinya, niba abanyarwanda dukunda politike yo kurindagiza, iryo jambo ari kubanza rikomeye. Umuntu ugerageje kuvugisha ukuri birangira ahindutse ikibazo. Muri 2021 twari tutaramenya ariko ubahari
burya buriya nari ngufite wenda nko mu bitekerezo. Higeze gutekerezwa uburyo hajyaho minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, buriya ntabwo yahozeho. Noneho ariko uze kunshunga sinze kuvuga ibintu byinshi kuko nanjye ndimo kukureba cyane, unshungire hafi mbese kuko ari ingingo umuntu aba afiteho amakuru. Noneho habayeho sondaje, ijambo sondaje baryize nasohotse ariko nararotennye nararigumanye. Hari abantu babajijwe, nkumva umuntu waba minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda yaba ari umuntu umeze gute. Abantu barabajijwe, ntumbaze ngo ni bande, ntumbaze ngo ninde wababazaga. Batanze n'ibitekerezo. Hanyuma icyo nzi kindi ni uko ubwo abandi bantu babaga barimo babaza, hari abandi bantu barimo banywekesha bari guserebura ko hagiyeho minisiteri. Mbese ndabivuga gute se, hari inzoga nanjye nari ngiye kuvumba uretse ko byahuye nuko afite umwanya. Abantu baramwekesheje iriya minisiteri uko byagenda kose, umwe abantu bakajya kunywa kwa kanaka ati minisiteri byanze bikunze turayiyobora, bagomba kuyimpa byanze bikunze. Abo bantu izo nzoga zaranyowe ndabizi. Ikinyamakuru kimwe icyo gihe nyuma y'aho bamaze gushyiraho minisitiri utandukanye bitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga, ikinyamakuru kirandika ngo Jean Damascene Bizimana uyobora minisitiri nshya ntavugwaho rumwe. Ni wowe wibeshye cyangwa nibo bibeshye? Ntavugwaho rumwe. Icyo si Ikinyarwanda? Yego. Bivuga mu Cyongereza? Oya ndabyumva neza cyane. None wabyumvise? Kubera iki bavanditse ko atavugwaho rumwe? Minisitiri Bizimana ni umunyamateka. Nzi ko ari umuntu w'umuhanga mu bijyanye n'amategeko, ariko burya n'ubushakashatsi ku mateka cyane cyane y'u Rwanda. Kuri ya kuntu yigisha ayavuga adaciye ku ruhande, abantu benshi nyine bumva ko atavugwaho rumwe kubera ko yajya kuvuga ibyabaye ku banyarwanda, ibyabaye ku gihugu cyacu, ntabwo aca ku ruhande ngo agenda akikire. Abivuga uko byakabaye, aragenda akabivuga akakwereka n'inyandiko n'iki. Noneho rero ejo bundi mw'ibyo biganiro, kubera kwa kuntu icyo kinyamakuru cyavuze ko ngo ari umuntu utavugwaho rumwe, minisitiri yabaye nk'uwisobanura ati nta rwango ruba muri njye cyane. Nusoma mu kinyamakuru Igihe ku nkuru cyanditse ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa kabiri, inkuru yanditswe na Karirima Ngarambe, yandikira Igihe mu Burayi. Niho yandikira ari? Yego. Avuga ko minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko nta rwango agira kandi nta n'uruzigira rumuranga, ariko abika amateka ashingiye ku bimenyetso bifatika. Yabigarutseho mu biganiro bikomeje guhuza abanyarwanda bo mu Burayi biri kubera mu Bufaransa. Minisitiri Bizimana agaragaje ko hari abakunze kugaragaza ko yanga abahutu bashingiye ku mateka avuga, bakagaragaza ko adakunda abahutu, ariko we yemera ko nta rwango agirira umuntu uwo ari we wese. Ati yo ni indirimbo bahora baririmba, ariko ntabwo urwango rumbamo, ntiruzigera runandanga. Jyewe nandika nkabika amateka ashingiye ku bimenyetso kandi adashobora guhinduka. Yakomeje agaragaza ko abavuga ibyo hari n'ubwo bagenda bahimba inkuru zihabanye n'ukuri ku buzima bwe bwite. Ati ariko bose barantuka cyangwa se bagahimba inkuru zitari izanjye. Hari umupadiri witwa Rudakemwa Fortunatus wahimbye inkuru yanjye y'ikinyoma. Yavuze ko Bizimana yapfuje nyina akiri muto cyane, akiri uruhinja, ko yonkejwe n'umugore w'umunyarwandakazi w'umuhutu, ko byinjiye mu maraso ye, hanyuma ngo umurebe uko yica abahutu. Ibyo ni ubuswa kandi ni ibinyoma byambaye ubusa. Yakomeje agaragaza ko atigeze abura ababyeyi bakiri muto, ahubwo bishwe muri ku itariki ya 21 Mata 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, bityo ko izindi nkuru ari ibihuha. Igitekerezo cy'inama rero twakomojeho cyaturutse ku Banyarwanda bo mu mahanga biganirwaho mu nama y'umushyikirano ya 19 yabereye i Kigali mu matariki ya 23 na 24 Mutarama mu myaka 2 ishize.
igihugu kirakataje mu iterambere nawe ukwiye kugendana naryo cyane muri iki cyumweru turimo dusoza twarimo tugaruka ku kiganiro cyahuje abajene abakiri batoya mu Burayi aho rero basabwa kutaba ingaruzwa muheto z'ababashuka kubera uruhare bagize mu mateka mabi yaranze kino gihugu batazagwa mu ngengabitekerezo z'ubwanganye n'iki byose. Twarimo tuvuga ko rero Minisitiri Bizimana yageze nubwo asa n'uwisobanura ku bivugwa ko ngo yaba yanga abahutu kubera ibintu avuga, ariko wareba ese Bizimana azavuge ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakozwe yateguwe hanyuma ntavuga bayikoze n'abayiteguye? ntabwo ibyo ngibyo byashoboka. Ntese muragira ngo ajye avuga gute? Bamwe bagaragaza ko ngo yibasira abantu bamwe bakanabinjirira mpaka kugeza mu ndiba y'isi. Ariko si yabinjiriye basanga atari byo, basanga atari byo ku buryo ugera no ku ikarita none ya yindi ya karita buriya yariho amoko ani, ariko burya ntabwo babizi. Ya karita yariho amoko ariko abantu burya kubera ko atatari yo yatuzonze yo kanyagwa, abantu bibanda kuri atatari ko burya ariho hari ubwoko ariko butari bwo bwitwaga naturalize. Abifashe b'abanyamahanga se, umunyamahanga wahawe ubwenegihugu utifuza wenda kujya mu iryo hanjagari ry'abahuta abatutsi abatwa n'iki byose bandikaga ko ari naturalize, ubwo akaba nyine we ari umwenegihugu, ari umunyamahanga wahawe ubwenegihugu. Minisitiri Bizimana rero impamvu ntekereza ko bakunze kumujyana muri ibi ngibi, avuga ku bantu abo bamutuka batifuza ko bavugwaho mu buryo bavugwaho. Nko muri icyo kiganiro yaravuze ati Ingabire Victoire Umuhoza ntabwo ari umunyapolitiki ahubwo ni ikihe. Uwo muntu navuga ko base strong hold cyangwa se abafite n'abakiriya n'abanywanyi, abakunze, abashuti be, abamushyigikiye yego cyangwa bashungereza. Hari n'igihe abantu bagushungera batagushyigikiye bakagushungera bakakwihorera. Ni hariya mu Burayi cyane cyane wenda mu Buholandi aho yabaga. Gusa wenda icyo ntekereza ko Minisitiri Bizimana atari buvuge, ariko kubera ko nyine ari minisitiri nkaba ndi umuturage usanzwe, niyo mpamvu nyine yabivuze. Umuntu uri mu butabera mu rukiko rw'ikirenga mu byo aburana hazazamo ibijyanye n'ingengabitekerezo no kuryanisha abanyarwanda. Minisitiri w'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu kuvuga ko umuntu ari ikihebe ikinyamakuru kitari kure cyane y'ubutegetsi kikabyandikaho inkuru, uwo mucamanza kurarama bishobora kuba byamugora kuba yacu urubanza ntahabogamiye. Simvuze ngo azabogama, ariko ubwo urumva haba habayemo interference y'ubucamanza. Ese uwo muntu bivuzwe na minisitiri. Minisitiri ni umukozi muri leta, umucamanza nawe ni umukozi wa leta. Minisitiri agaragaje ko umuntu ari ikihebe, wowe ugiye kumucira urubanza, uzamucira urubanza ruhe? Ariko nanone kuko ntawe twiye tubona ko wenda minisitiri yanyereye. Hari wigeze ubona vose ko yanyereye? Yakibeshya se nyine nawe ikire mu mwanya w'umuntu uzaburanisha urubanza rw'icyo leta ibona ko ari rw'umuntu leta ibona ko ari ikihe. Ese tubanze turebe umuntu akwiye kwitwa ikihebe ryari, turebe ku byaha yakoze twumve kuko niba bishoboka ko twamwitira iryo zina. Reka nkubwire nta muntu wundi ugomba kwitwa ikihe. Reka tubanze turebe icyambere, umuntu urimo kugerageza guhirika ubutegetsi uburyo yabikoramo ubwo ari bwo bwose. Ariko uyu munsi aracyari innocent, ariko ntabwo bikuraho yuko ibyo bintu niba yarabikoze yaba yarabikoze, kuko ni nayo mpamvu ari mu rukiko atataje mu rugo. niyo mpamvu ariko urukiko buriya ntabwo rufunzwe umunyacyaha, nta nubwo rufunze umwere, rufunze umuntu ukekwa. Wenda ni suspect. Yaba yarihuse? Oya, kubera ko ntazi umuvuduko we ntabwo avuga ko umuntu yihuse atarakubwiye ngo narugendere kuri passe we ningana gutya. Ako ngako niko konyine ushobora gutekereza utese uwo muntu ibyo bintu yarabikoze biramutse bitamuhamye se byagenda gute? Buriya ikibazo si uko byamuhamye, ahubwo biramutse bitamuhamye byagenda gute? Ese muri sosiyete azongera yisangemo baramaze kutubwira ko ari ikihe?
aho hantu niho hantu hazamo ikibazo. Hanyuma biramutse bimuhamye nabwo nashobora ati nkuretse ko bari babivuze na mbere y'igihe urubanza rutaraba habimuhamije nyine ako niko kazi gasaba nyine k'umucamanza bo abanyamategeko bazi iby'amategeko kurenza uko genda umuprofani mu mategeko byo ni umuprofani ariko mu itangazamakuru ni umuprofesiyoneri reka meme. Urumva rero niba abantu bashobora kuvuga ko minisitiri ari umuhezanguni ntibimutera ikibazo ntarakare ntagire ati gusa ibyo kuvuga ngo ni urwango n'iki nanjye hari aho nemeranye nawe niba arimo avuga amateka yabaye ntabwo azavuga amateka yabaye atavuze abayakoze nuko bayakoze naho babikoreye n'ababakomokaho bibaye ngombwa niba batarahindutse. Ni nayo mpamvu ubona inaha iyo usitaye ku budasa bene wanyu bagomba kwidekana bakavuga ati kwitandukanye nawe kuko baracyari mu budasa. Turitandukanyije uriya muntu ntabwo turi kumwe. Ntabwo turi kumwe biriya ni ibitekerezo bye. Nahoze mbona ejo bundi na wa muhungu muri iyi minsi uri muri kokereza muri Amerika uretse kubona bene babo barimo bavuga ati uriya muntu twaramwinginze yaratunaniye ati ntabwo turi kumwe. Erega ntawe uhakana ko abanyarwanda bafite imyumvire mibi hano hanze ku gihugu cyacu harimo ntabwo wahakana ko badahari. Abanyarwanda bafite imyumvire mibi ku gihugu cyacu barahari ndetse no kubigisha birakomeza. Niyo mpamvu ubona nk'uko u Rwanda ruvuga ruti wenda abantu bakuru wenda bo byaranze ariko nibura abana babo muri icyo kiganiro ntabwo ubonye umwana w'umukobwa se wese yatura akavuga ati ababyeyi banjye bari baranshutse banyangisha igihugu banyangisha abatutsi. Ariko wenda dusubiye inyuma gato minisita urumva iyo avuga kuko wa mugani wawe uravuga ngo avugisha ukuri ntabwo ari ngo ibintu avuga akwereka aho byanditse n'amapaje n'iki byose arabikwereka. Ese ibyo ngibyo ahubwo ntibyabona nanone ari ukongera kwigisha uru rubyiruko rutari rusanzwe rubizi rukavuga ati nyamara minisita nawe turumva mbo ntekereza ko buriya kuko abangaba impamvu bavuga ko afite urwango bashingiye ku byo yavuze. Ese ntababyumva nk'aba ngaba n'ubundi ariko bari n'imbere mu gihugu cyangwa se nta rubyiruko rubyumva gutyo kubera ko ntakora iyo sondaje kuko buta kandi nta wundi muntu wapfa kuyikanda. Ubu se turi gukora iki? Oya nawe ubwo ngubwo wiyongereyeho mu bantu bayikanda. Erega ndika nkubwire abantu bavuga ko Minisitiri Bizimana yanga abahutu ntekereza ko ubwo ari abacyumva nk'abahutu banze guhinduka bagifite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ingengabitekerezo y'amoko no kwanga abatutsi. Abo rero igihe cyose azabavugaho ntago bazamushima kuko urumva ubushize ahangaha ndisegura Jokote ndasubira mu magambo yavuzwe n'undi ariko ndababwira uwo yavuze. Minisitiri Bizimana ntekereza ko dukeneye ba Bizimana nk'icumi kugira ngo abantu mwese muve mu gihe mukanguke mugire mute mutavugira abami vumbi kubavumba. Yigeze kuvuga ngo Minisitiri Bizimana ati ibi bintu ndimo mvuga ubu urajya wumva avuga amazina y'abo bantu bose bigira abahutu biyo ngiyo bakomoka Icyangugu ko baza bakavuga ngo ntibazumva uwo murozi Bizimana. Ati yo ndimo mvuga baravuga ngo ubwo ndimo ndaroga ariko se mu by'ukuri inyigisho Bizimana atanga amateka atanga buriya harimo uburozi cyangwa ni umuti abantu bashobora kunywa bagakira bakitandukanya nta moko akurarura cyane urashari umuti utarura uravura. Hari uburyohe uzarebe buno bintu uriya ntubona sinjya kunywa buno buntu bwa ntuza bw'amasiru bwa giripe uhita ujya gushaka nk'imbuto uriya ntabwo byankiza umuravumba ujya kuwuhinga na wambuba ndaza kukwereka ahantu uri cyane umuti buriya ni nacyo kintu burya abanyarwanda dukeneye niba dushaka kubaka igihugu kitajegajega kitagendera ku buntu bw'amafuti dukeneye nyine ko tugira abanyapolitike bataza kuvuga ibintu mu nyungu za politike ahubwo baza kuvuga ibintu mu nyungu z'igihugu. Aho rero ni ikibazo cyo kwigisha amateka kizira. None se niba abanyarwanda baba hanze y'igihugu bamutuka ko yanga abahutu ubwo bivugwa n'abahutu kamere ese ubwo mu gihugu nta bantu bumva ko ari abahutu bahari ko nta uvuga se ko Bizimana yakojeje ntabwo bafite ubwisanzure bwo kuvuga kubera iki nta buhari ninde wabubambuye kuko iyo aba buhari bakabaye bavuga ariko se nawe wumva yabibasiye ngewe sinumva yabibasiye kuvuga ko abantu bigishije amategeko 10 y'abahutu ya Gitera akanayavuga nayo
akababwira nyine uko byari bimeze kugira ngo atazagira n'ubivuga muri burage ukavuga ngo urimo uratera burage none se wagira ngo buriya General Sylvain Kenga biriya bintu byatumye ava ku buvugizi wagira ngo abivuga ntiyumvaga asa n'urimo atera burage yabivugaga ate byari aho ngaho aganira bisanzwe asa n'ugaragaza ikintu kuri we nkurikije uko numvise nabonye yabivugaga ibintu ubona ari ibintu biri aho ngaho bidakomeye bitagize gute mbese nk'uganira ariko buriya hari ibintu bitaganira kare twigeze kuvuga abanyamakuru basabanye imbabazi uwo bavuze ko ari Tshisekedi ubona ukuntu yabyimbije umutwe yari yababaye cyane none se Tshisekedi si perezida ariko kubera ko iryo zina hari ukuntu abantu barifashe baryambika isura mbi kubikwita uba wumva wabaye agressé uwo muntu agomba gusaba imbabazi kuko yakwise ibintu bitaryoshye bitanagezweho muri icyo gihe abo bantu baba mu bintu by'inzangano by'amacakubiri n'ingengabitekerezo niba iyo bavuzeho mwumva muribwa mukumva murababaye nimubivemo hako bahita bavuga ngo nta bumwe n'ubwiyunge buhari kuko abo bantu wakabaye ubiyegereza ahubwo ukabigisha neza ariko se kubigisha neza abashyire mu mugongo se ashyireho ingobyi abashyire mu mugongo bahe kuko niba ubwoko ngo budahari ntabwo wakabaye ubumensho n'inga avuga ati we wa munyarwanda we wararengereye muri ubu buryo oya banza utarize amateka mu mateka ntabwo ujya guca hejuru urumva nta muntu none se ubu ngubu nujya kuvuga ngo wa munyarwanda warakosheje nese abanyarwanda bose twarakosheje ariko tuba turi kuvuga umunyarwanda itanga ishaka ko ari wowe wakosheje icyaha kigomba kumujyaho nk'umunyarwanda uwo muntu yakosheje yitwaje ikintu cyitwa ubwoko hano yivuze ngo wowe niba uvuze ngo wowe wa muhutu we ingengabitekerezo ya jenoside ufite igomba kukuvamo ahubwo wakabaye uvuga ngo wa munyarwanda we ingengabitekerezo ya jenoside ufite igomba kukuvamo reka nkubwire icyo gihe nemera icyo gihe nemera nk'umunyarwanda amoko abantu babanye nayo imyaka myinshi ntabwo tuzayabakuramo ariko niba umuntu ahisemo kuba umuhutu ntabe umuhutu mwiza w'umunyarwanda niba uhisemo kuba umututsi mwiza w'umunyarwanda niba uhisemo kuba umutwa mwiza w'umunyarwanda ibindi byose abantu bazakubwira bazaba bakubeshya none se tuzajye tumentioninga amazina tuvuge ubwoko ariko reka nkubaze ubundi uretse naho mu Rwanda ibyo bintu twaranabirenze ubundi kumentioninga ubwoko bw'umuntu bimuhinduraho iki bimwongereraho iki ariko hari ubwo tuzi bufite ipfunwe bw'ibyabaye ariko niba bufite ipfunwe bugomba kureba ukuntu bwihanaguraho iryo pfunwe bahinduka baba abantu beza nyamara kugira ngo ndi umunyarwanda ishoboke nuko yarashobotse ni kuri wowe byarashobotse ariko yashobotse publicly ariko mu mitima ugasanga bya bintu hari igihe wasanga bigihari kare nigeze kuvuga ko tujija icyo tubona mu mitima ntabwo turebamo dufite ribu igenza ibyaha dufite na polisi ijya gufata abantu bakoze ibyaha cyangwa bakekwaho ibyaha dufite abacamanza baburanisha abantu bakekwaho ibyaha byabahama dufite RCS ifunga abanyabyaha utazashaka kugenda mu byo w'igihugu izo nzego zagenda zimuhererekanya kugeza bagushyize ku mubyeyi wawe wa nyuma witwa RCS agufunga nusohoka byongere bitangire hahandi Jye nta kibazo mfite ku mvugo za Minisitiri Bizimana niba azivuga ku mutima nta kibazo afite gusa kujya gusobanura ko ngo bamushinja ko yonkejwe n'umutukazi akagaragaza nkaho byaba ari igisebo byaba ari iki yemba numva atari ngombwa yari n'ibintu ntajya abantu bonyejwe n'abahutukazi ni cyiza ko ari abantu babi dufite mu iki gihugu umuntu yosega amashereka ngo kira ntabwo ari ikintu ariko urumva rigamana buriya igihugu cyacu cyarakubititse ibyo bintu byabaye wakwemera ko babikwasosiyaho oya ntabwo bishoboka ariko nka minisitiri hari udukomenti utagomba guhita ugaragaza ku kanya kuko ubwo urumva kuva ko nta mashereka y'abo bantu wigeze wonka ubwo uwayonse iyo muri kumwe wumva afite ipfunwe kugira ngo yose ntiyari amashereka ntiyari umweru cyane yose arasa ntiyari iki n'iki byose ubwo icyo dusabwa ni iki nk'abanyarwanda tuba abanyarwanda banyabo cyane hanyuma nindeba Manuel mubonemo icyo azamarira kurenza kuvuga se ko ari ngo turahuje cyangwa ni ejo nabonye umuntu wanditse kuri social media
kubona yandika ababaye avuga ukuntu yagiye kwaka serivisi ku kagari mu Rwanda bamubaza ubwoko muri uyu mwaka wa 2025 muri uyu mwaka turimo mu kwezi kwa kabiri yaragiye ajya hanze ari isibatiye baba bati ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abayobozi baguha serivisi bagendeye ku mazuru kubera ko mu Rwanda bayapimishaga amazuru ubu iyo abantu bavuze amazuru ubwo nta moko babiri hafi aho ati ndababaye cyane nyakubahwa perezida wa repubulika dukize tuno dufi dutoya tugifite amoko nuko utazi ikintu naje kubaza narabajije ese ndoroshye cyagenze bite ko ari ubwa mbere numvise umunyarwanda yatura agaragaza ko bamwimye serivisi kubera ubwoko ibyo bintu naje gukurikirana ntabajije wabyanditse ubwo ntumbaze ngo nabimenye gute ubwo mfite uko nabimenye byabereye mu karere ka Ngoma ayinya byabereye mu karere ka Ngoma hanyuma uwo muntu yakaga ihe serivisi byagenze gute kugira ngo bajye kureba mu mazuru n'ibyo bamushubije narabimenye ikiganiro cyahabaye narakimenye cyose nta jambo buriya nta hutu nta tutsi nta twa yavugiye muri icyo kiganiro nkurikije amakuru nakuye aho byabereye ariko buriya abanyarwanda natwe ntabwo tworoshye gusesengura muri abahanga sinigeze kukubwira intambara twarwanye bakamuforomo nese iyo bavuga ngo kanaka ari umukamuforomo wumvaga nyine ko atari umunyarwanda yego umuntu yagiye ahantu ajya kwaka serivisi bisanzwe noneho ngo arabona se ubundi uba hehe uri mwene aramubwira burya bwose babahaye amasambu y'ubuntu none ntimwanyuzwe murashaka no kwirukana abo mwasanze ariko ntimunyurwe ariko mugiye isoni nke ibintu nk'ibyo nyibyo biri aho ngaho icyo kiganiro nta verifiye neza ngo niko cyagenze hari ubwoko wumvisemo oya ariko se abahawe amasambu ntitubazi niba ugiye gutanga serivisi buriya umwami ntiyica hica Rwanda nese wagira ngo abantu yirirwa batugaraguza agati hano hanze hari uwo yabibatumye se bo babyita nibo babitekereza bakavuga ati nuko bigomba kugenda ntekereza rero ko ikintu gishoboka hano nuko abantu mwahawe inshingano zo kutumenya twebwe abaturage mukwiye kutumenya mukaduha iby'igihugu kitugomba nta by'iwanyu muduha n'iby'igihugu kitugomba niyo mpamvu nta bintu kuko iyo ushatse kujya kuzana ibindi bintu bindi bituma umuturage ashobora kwikoma ubutegetsi kandi ubutegetsi ari ubutagatifu niyo mpamvu n'imvugo y'umuyobozi burya ibigomba gutandukana n'imvugo y'umuturage n'imyitwarire byose ese ubutaka mwaduhaye shahu ntabwo tuzi ahantu ubutaka leta yaduhaye se bwaturutse n'impamvu mwaduhaye ubutaka ntabwo tuyizi habaye iki mbese dore ikintu cyabaye Emmanuel neza amatwi iminota turayimaze ariko turaza kwiyongeza ibintu twateguye byose turabirangiza na cyane cyane ko ikiganiro nk'iki ngiki ntazongera kugikorana nawe yego no comment abantu bari barameneshejwe muri 59 bajya muri Tanzania muzi ko babirukanye muri Tanzania muri za 2015 ngira ngo abantu barabizi ku butegetsi bwa Kikwete yego ndabyibuka neza cyane abo bantu mu Rwanda habayemo politiki yo kuvuga ngo umuntu wese wagiye kuko uwagiye ntabwo amasambu ye akiri umushike hari abantu bayarimo
iwabo wa Manuel nibaza kubera ko ubwo twari duturanye wenda turabamenesha cyangwa se abandi bantu barabamenesha muragenda amasambu yanyu twarayigabije twarabyaye nta nadukwiriye nimuza kuyitwaka leta uri kuri flash urashaka gutekesha inyanya z'umwimerere koresha sauce tomate ya Chico maze uryoherwe n'amafunguro yawe bon appétit. nawe ndeba nkubwira ko ibijyanye n'ubutaka leta y'u Rwanda yabihaye umurongo kubera ko abantu bamenyeshejwe muri 59 hari abirukora muri Tanzania hari n'abagiye mu bindi bihugu. Leta y'u Rwanda yagaragaje ko uko kuza buri wese ashaka ubutaka bwe bitazakunda. Umukuru w'igihugu yavuze ko icyo kibazo bagikemuye mu buryo bwa politiki. Ari nayo mpamvu wabonye nyuma ya jenoside habayemo kujya gukomakoma kugira ngo abaturusha imbaraga be gutwara umutara wose. Urabizi neza ko abari baragiye barikebera rwose. Tangana hanje. Banze barabasigiye hectare zitarenze 25 buri muntu. Wari n'abari bafite mu magana. Ntabwo nahageze umutara burya ntabwo muzi simpazi. Umutara ntabwo ntazi pe. Nge narahakandagije ibirenge ariko simpazi hose. Ariko ngiye kugira umwanya wo kuzajya kuhatembera. Urumva rero kuba uwo muntu yaremeye akagenda akajya muri politiki y'igihugu akaryamamo akemera bakamuha inzu wenda niba bavuga n'icyango n'urugero bamuhaye inzu Ingoma hanyuma aje kwaka service utariko ntimunyurwa twabahaye inzu none ntimushaka no kugira gute uwo muntu uzo kumukomeretsa aho ngaho rwose burimo kumubwira amagambo mabi cyane. None se buri wese ahagurutse akajya kurekera mu masambu y'iwabo murumva byazavamo abantu twamarana ukabenshi masambu aho ngaho. Ubwo rero icyo nari nkikomoje wongera urugero nari ngo mvuga ngo abayobozi burya ni mwebwe tureba iyo mukoze ibintu byiza tugira abaturage beza mwakora ibintu bibi tukagira abaturage babi hanyuma natwe abaturage tukwibwira abayobozi bava mu baturage cyane. Niba dufite abayobozi badashobotse ubwo mujye mwumva ko dufite n'abaturage badashobotse kuko abaturage barebera ku bayobozi. Abaturage nibo baba abayobozi ntabyo uzi. Yego cyane. Ubwo rero ibiganiro byabaye mu Faransa umwe mu bantu babyitabiriye turimo tuganira hano arambwira ko ibiganiro iriya gahunda y'urubyiruko igiye kuba annuelle buri mwaka bazajya bahura baganire urubyiruko rubwirwa amateka nyayo y'u Rwanda. Urubyiruko hari umwe mu bantu nigeze kuvugana ariko ni mu Rwanda ngo mukina politike ngo yo koza abantu cyane cyane abakiri bato mu mutwe ni ukuboza ubwo ni cyane cyane wowe ushinjwa ko ukina politike yo koza abantu ubwo niko kazi kawe. Ese ufite gahunda yo koza kugeza kuri indi muntu ushigaje kugira ngo koza bibe birangiye aseka ikubita agatwe hasi ariko yambaje ikibazo numva nicyo yamye atari ko sereka nkubaza reka mbyemere da ko mboza ubwonko niba mbavanamo ibintu bibi ngashyiramo ibyiza ikibazo kiri ntabuze nta manota yawe 10 ku 10 urayacyoshye n'indabo mu ntoki urubyiruko rero ntimugende mu rwoza ubwonko muruvanemo mu macakubiri aho macenga cyo gushyikira ko umuntu wese ugize ikibazo mu Rwanda yishwe n'ubutegetsi hari ukora ubwoko runaka upfuye haramwishe njye nibaza ubundi nta muntu ujya upfa urupfu rusanzwe mu Rwanda iyo batakurose baba bakurashe cyangwa bakunyereje abantu bose bicwa n'ubutegetsi bakugorofanyije umugani wa mugabo ariko bana yanjye urumva nyine igihugu cyacu kirakiyubaka ariko dukeneye abantu bafite amaraso mashya nyine baza kubaka ibintu nyine ubona biranga. Ese urubyiruko rwo mu mahanga rwose turarubona cyangwa hari n'abatabasha kugira access kuri ibi biganiro? Biriya biganiro rero ukuntu biba bimeze hajyayo ushaka iri gushobora gusanga iwabo baramaze kumwumvisha ko abantu ari babi wenda ntanagiye. Ibyo nabyo byashoboka gusa ubwo cy'ingenzi urumva iyo abangaba bafashe bize bagafata baragenda bakabwirana babandi binangiye akababwira ati nyamara burya nta n'ikibazo kirimo rega buriya twese turetse kubeshya ibibazo twaciyemo turabizi igihugu cyaciye mu bintu bibi cyane pe utarabiciyemo yarabisomye mu gitabo utarabisomye mu gitabo yahuriye nabyo kuri internet igihugu cyaciye mu bintu bibi ku buryo ntekereza ko nta muntu wakwifuza ko byongera kuba
byaba waba ubifitemo inyungu, waba uri kurengana cyangwa se utarengana, wakifuza ko ibyo bintu bigaruka. ntabwo bibaho. Ni nayo mpamvu rero buri wese aba akwiye gukina ikarita ye ariko yerekeza ku bumwe n'ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umutekano. Ubundi ni icyo ngicyo. Ubu ni ubumwe n'ubudaheranwa. Yego. Igihugu kiramutse kiriho nabi, kimeze nabi, ntekereza ko ngewe nawe tutatekana kuko tukirimo. Ntabwo bibaho. Hanyuma wenda kuri wowe ushobora kumva abo bantu baba bagenda bavuga nabi igihugu, ubundi nshobora kubyumva. Ubwo ndi kuvuga ku muntu ushobora kubyumva. Wowe aho uri mu by'ukuri hari icyo urabona ukavuga ati iki kintu ni kibi cyane, ubaye ukibona rero ntukivuge, uri umwanzi w'igihugu wa mbere. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Kugira ngo igihugu kibashe kubakika kimere neza, ni uko ngewe nawe tuzafatanya. Nitutafatanya se tuzagera he? Nta igihugu kizagera. Biba bigoye. Hanyuma rero ibiciro by'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante byazamutse. Abantu hano hanze bavuze. Ni ukuvuga ngo umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza urimo uravuga ko abantu bari mu rwego rwa mbere rw'imibereho wageze ku 4,000. Amafaranga menshi azatangwa n'ibihumbi 20 ku bari ku rwego rwa 5. Yego cyane. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa 2 atanga umusanzu w'ibihumbi 3 kuri buri muntu ku mwaka, leta ikamutangira 1,000. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa 3 atanga umusanzu w'ibihumbi 5 kuri buri muntu ku mwaka, leta nta kimufasha. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa 4 atanga umusanzu w'ibihumbi 8 kuri buri muntu mu mwaka, naho umunyamuryango wanditswe ku rwego rwa 5 agatanga umusanzu w'ibihumbi 20 kuri buri muntu ku mwaka. Niba muri abantu 5 mu rugo ku mwaka muzajya mutanga ibihumbi 100. Niba muri 10 ni ibihumbi 200. Ibi ngibi kubyumva ntacyo bitwaye. Kuki abantu byabavugishije amagambo menshi? Ubusanzwe mbere ntararangiza iyi nkuru, serivisi zatangirwa kuri mituweli inyinshi ziyongereye. Bashyizeho mituweli ibintu byinshi cyane, kuko yewe na kanseri n'iki byose babizamuye, ndetse bagaragaza ko nta n'umuntu uzongera kubura umuti kwa muganga kubera ko akoresha ubwisungane mu kwivuza bwitwa mituweli de sante. Ndetse n'ibigo nderabuzima bazajya babiha amafaranga mbere y'uko ujya kwivuza. Ubundi wabanzaga kwivuza bakazabona kubishyura. Ubu ngubu amafaranga agiye kuzajya aza mbere ku buryo nta kibazo cy'imiti kigiye kuzaba kiba gihari. Ariko ni iki cyatumye rero abaturage bahaguruka bagashinga bakavuga ati ibi bintu birarengereye pe, biraremereye. Byagenze gute mu by'ukuri? Ubundi ibi bipimo bya mituweli cyangwa se ibi biciro uko abantu bazagenda bayishyura byagendewe mu makuru mwatanze muri sisiteme imibereho. Iyo sisiteme imibereho rero irimo ibyiciro ibyo 5 nk'uko n'ubundi hano babigabanyijemo mu byiciro. Ku muntu udafite ubushobozi ubwo niwe uzajya nyine yishyurirwa na leta amafaranga yose 2,000. Ubwo birumvikana ko mituweli ubwo twavuga ko yavuye ku 3,000 ikagera ku 4,000 in general. Tutarajya mu bindi bintu nyine turebe tugende ko byari bimeze. Hari ahantu hahita ubona ko ari serivisi zariyongerewe, n'ikiguzi cy'ubuzima cyarahenze, hanyuma hakazamo n'indi fagiteri, ariko yo sintekereza ko ari igikwiye kuyivuga, ariko reka mfe kuyisitaraho. Ntaho igihugu cyavanaga haragabanutse. Kuko niba twumva mu nzego z'ubuzima abafatanyabikorwa niba bavuyemo, icyo batangaga nk'abanyarwanda tugomba kugitanga, twabishaka tutabishaka, iyo ni reality. Kuko urebye n'ibigo byatangaga inkunga muri mituweli nabyo byarongerewe n'urwego rw'amabanki narwo ruzanwamo, ubundi mbere nta mafaranga batangaga. Ariko ubu ngubu nabo bagiye kuzajya batanga umusanzu. Ugende n'amasosiyete ya esanse nayo azajya atanga imisanzu nk'uko yari asanzwe bitanga, n'ibigo by'itumanaho nabyo bizajya bitanga umusanzu byari bisanzwe biwutanga, gutyo n'amafaranga aturuka mu bihano abamotari bakoze amakosa, izo modoka zakoze amakosa, amakontrivasiyo yose azajya agaruka ze mu musanzu wa mituweli. Ariko ibyo byose ntibihagije, ikiguzi cy'ubuzima cyarazamutse. Ubwo ntituragera ku muturage, ariko nitwaza kugera ku muturage uze kumbwira. Ikiguzi cy'ubuzima cyarazamutse gituma umusanzu wa mituweli nawo wiyongera, kandi iyo urebye nyine bijyanye n'igihe. Ahubwo abantu bose bagiye mu byiciro bakwiriye. Twagarutse rero mu kiganiro cyacu.
niba wari urimo uvuga sinzi nimba wibuka icyo wari urimo nari ndimo mvuga ku kijyanye n'abaturage bagiye muri ibi byiciro mu by'ukuri uko byari bimeze nicyo gitekerezo natangaga. hariya ahantu icyabaye mu bigeze kuzana ubukangurambaga bwo kujya abantu busaba abantu gutanga amakuru mu kintu cyitwa sisiteme imibereho. Ntekereza ko ubwo ariyo makuru n'ubundi yagendeweho. Reka tubanze turebe. Ubusanzwe igiciro twari dufite kiri hejuru cyane cyangwa se umusanzu muremure twari dufite wari amafaranga 7,000. Yego. Ayo mafaranga 7,000 ngiye n'ukuri kw'Imana sinzi umuntu wayatangaga. Ubusanzwe ntago nzi ngo umuntu watanze ari amafaranga nyine mu buryo bufatika. Kuko muri systeme wagenda ukababona nyine baba barabitangaje. Ariko ntago washoboraga kumbwira ngo jya mu mudugudu unshakira umuntu wishyura amafaranga 7,000 ya mituweli. Bivuze iki? Ubusanzwe abantu bose batangaga 3,000 abandi bakishyurirwa na leta. Ariko bwana Twahirwa siduturanye n'umudugudu hano umudugudu ngira ngo ahangaha turimo muri uyu mujyi wa Kigali witwa Rukingo. So kujya hari hanze ujye mu mudugudu uvuga ati munyereke umuntu uri kwishyura 20,000 izina ry'Imana urahita umubona even urimo wishyurirwa oya ugomba kwishyura umusanzu w'20,000. none se hano wabonye indikateri bashyizeho wabonye ko umuntu yemwe amafaranga y'u Rwanda 120 kuzamura automatically ari mu 20,000 cyane rwose. Aho ngabo ubu ni batwebwe nyine. Kandi iyo urebye ayo mafaranga abantu bayinjiza hafi ya bose nyine abantu bayinjiza ni benshi. Usibye ko rero twari turimo dukora imibare turi mu kiganiro ikaze mu Nyarwanda dusanga 92% bose nta muntu ufite ubushobozi bwo kwinjiza ayo mafaranga. Ibyo ngibyo binagaragaza n'igipimo cy'uko dukennye cyane. Ariko ntago bivuze ko dukennye cyane buriya mano. Buriya ukuntu umuntu ateye buriya ngo abantu bakunda kugira resistance ku mpinduka. Buriya ngo ni ka resistance ku mpinduka gusa gasanzwe. Uko na mbere tuva ku 11,500 ku muryango bakaza ku 3,000 ku muntu abantu bumva ko ari ibintu byinshi. Ariko se abantu benshi bayatangaga ariko buriya kamubwire byari bumvikane neza iyo nkura ku 3,000 ukanshyira ku 5,000 ariko nari bwumve ko utanarengereye cyane iyo ushyira ku 8. Wumve ko hari abantu bavuye ku noti y'3,000 ku muntu bagahita bikubita ku 20,000. Kuki batafasha babandi bishyura 2,000? Ntabwo ari uko bari bufate. Niba bagendeye kuri income z'umuturage ibyo umuturage yinjiza ushobora gusa ahubwo abantu bwo baratwibaga. Niba umuntu yavuye kuri 3 agahita ajya ku 20,000 bivuze ngo ubwo bukungu bwe bwarazamutse cyangwa icyo gihe bamushyize ku rutonde rw'atagomba kujya. Ese ubwo ntago indikateri baba baragendeye ahubwo yabinyuranyije n'ukuri kuko gufata umuntu winjiza 120 kuzamura ukamubwira ngo uzajya wishyura 20,000 tubanze turebe ese ibindi bintu twacagamo mu buzima twabyirengagije twabivuyeho. Abana ntago kwishura minerval ikenewe banza wibuke minerval igeze ku mafaranga ngahe ku muntu ufite umwana wiga muri boarding arimo kwishyura amafaranga 85,000 kandi turabizi neza ko bazanye harya bakita gaseke nagakono nagaki ka mwarimu kongeraho 20,000 bikaba 100 cyangwa se 120. Uri kumva? Ubwo bivuze ngo bya 85,000 already ministeri yashyizeho byo byaranamaze guhinduka. Umubyeyi afite agomba kwishyura ayo mafaranga. Kuko ufite umwana urimo kwiga muri 9 arishyura 19,500. Kandi ubwo ni naho dufite imiryango ifite abana benshi cyangwa se ifite abantu benshi. Kuri abo ngabo bafite abana biga muri 9 bafite ubushobozi buke bivuze ko banabyaye cyane. Uwo mubyeyi azabona minerval y'abana 5 ku 20,000 cyangwa se 19,500 abone mituweli y'20,000 kuko barahari abone mituweli iyo kwishyurira abo bana hanyuma bagaruke na ya mafaranga bayaryemo. Si 120 turi kureba buriya hari ikintu tugomba kubara. Ntabwo mituweli yishyurwa ingongo imwe. Yego icyo uvuga ndacyumva pe ni 20,000 ku mwaka. Bivuze ngo ku muntu buri kwezi tangira umuzigamire 2,000. Oya ntabwo byakunda buretse wumve mituweli itangwa ni intavo iba hagati y'ukwezi kwa gatandatu
ubu mbega tugiye gutangira ubu ngubu dufite amezi ni 6 arimo ahubwo dufite amezi 4 yo kuba twamaze kubona ayo mafaranga kuko nibwo bishe sinzi niba uri kubyumva ubwo mituweli y'iki gihe rero izagorana kuko byo amafaranga mwamaze kuyashyiraho byo nta bantu bazabihungira. Hano hari ikintu tugomba kureba, ndakoresha amagambo abiri. Ijambo rya mbere ndi bukoreshe ndavuga implementation. Bivuga iki? Gushyira mu bikorwa. Irya kabiri flexibility. Koroherana. Yego. Ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwazamuye ubwisungane mu kwivuza kubera ko ubukungu buhagaze neza mu gihugu hose tuvuga ngo bigomba kugenda sambamba, mbese birajyanirana. Iyi ngiyi ni bumwe mu buryo bwa surviving mode bwa sekiteri y'ubuzima. Ariko nujya kureba n'ahandi hirya no hino ku isi ikiguzi cy'ubuzima kiriho kurushaho guhenda. Bivuze iki? Bivuze ngo abaturage bashobora kuba batarateguwe neza kuko batubwira ibijyanye na systeme imibereho, batubwiraga ko nawe uriho n'ibyiciro by'ubudehe cyane rwose. Abantu baragenda batanga amakuru wenda baranibeshyera pourquoi pas. Hanyuma rero tugiye tubona uretse ijambo bahinduye babikora ku byiciro by'ubudehe, bakavuga ngo ntabwo ari ibyiciro by'ubudehe n'iki ngo ni systeme imibereho, ariko wareba ugasanga bya bintu byose birahura birakunda. Nta tandukaniro ririmo. Bivuze ngo hano hantu gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro birasaba kugendera kuri pase y'umuturage. Nituza guhutaza umuturage dufunga inkoko n'ihene n'iki byose biraza kurangira ubukungu bw'u Rwanda bwikubise hasi. Bivuze iki? Habemo flexibility, ubworoherane mu gushyira mu bikorwa aya mabwiriza mashya ya mituweli. Abantu mbere na mbere turabanza twirengera ingaruka. Hari ba meyazi na ba gitifu n'abandi yandi bazirukana kubera ko umusanzu wabuze. Aya ni amafaranga agiye kuva ku yo twari dusanzwe dukorera ku mishahara yagwingiye. Ntibigeze zamuka na gake itagiva aho iri. Itari duhagije. Ubuzima buhenze n'iki byose. Ahangaha biraza gusaba rero ko urwego rwa leta rushinzwe mituweli rwitwa RSSB rwicara hasi rugafata umwanya warwo rukaza kuri aya mezi inshuro nyinshi gusobanurira abaturage, mukaza mugasobanurira abaturage, mukabigisha, mukabafata mu kabuno, tukamera nk'aho dutangiye ikiragano gishya cya mituweli. Ibyo ngibyo bizadufasha iki? Abantu bamara kubyumva, aho kugira ngo ajye kunywa kabutindi z'ibyuma, aho kugira ngo ajye kwirwa mu businzi n'iki byose bya bintu abantu bajya mu byo kudamarara, azahita yumva ko hari inshingano ziremereye zimutegereje imbere. Avuga ati mituweli nigeze kumva bashyizemo kantu ka flexibility, unishyura ugahita wivuza. Sinzi niba byahindutse ariko ayo makuru nigeze. Ubu niko biri. Umuntu ave mu kwa mbere afite agomba kwishyura 100, mu kwa mbere yishyure 30 cyangwa 20 kubera ko ari imitangira ry'amashuri, mu kwa kabiri kugeza hagati atangiye gusa nugira gato yishyure 30, azagere mu kwa gatandatu yayirangije, abantu bishyure mu byiciro. Nuko numva mbibavugiye bakaba rero bazaza kuvuga kino kintu ndetse bakanagisobanura. Naho nimuza kwirwamo utaza ufite ihene, watubwiye ko ufite ihene gurisha rero utange mituweli, araryikiza. Si nk'ibyo byose se? Watubwiye isambu, ntekereza ko buriya isambu ntabwo ari asset wahera uca abantu amafaranga ya mituweli, kubera ko isambu uretse ko ushobora kugira isambu ntunayihinge ntinere ntunagire gute. Niba ari kureba income, turebe income z'ibintu bifatika. Hanyuma ikindi flexibility mpamvu izanabo mituweli ifite abaterankunga benshi, n'abatayikoresha bayitera inkunga cyane rwose. Nimuza guhutaza abaturage mukirukanyira mukaya kwirukansa abaturage, iyi gahunda iraferinga kandi mituweli yari imaze kugera ku rwego rwiza, abantu bari baramaze kuyumva, abantu bayumvaga. Hanyuma ubwo bantu bazadusobanurira icyo tuzajya tubabaza ni ukuntu twateye imbere, noneho tukaba tugiye gushinga umuheha twigije hepfo mu baturage.
kandi ubukungu bwacu bumeze neza bwifashe neza. Noneho rero nk'umuti biraza kudusaba ko dufungura ahantu hose hashoboka umuntu ashobora gukura amafaranga. Bya bindi numvise ubushize by'umukuru w'igihugu bamubwiraga bya monetization n'iki byose nkumva abantu bari gusubiza ikibazo kiri aho ngaho tekinike bakajya kugira politiki. Ntabwo ari byo. Niba rekura abantu bikorera amafaranga n'ubundi kubona amafaranga hadaciye mu ntuza mu buryo butari bwo, biraza gusaba ko tubasaba ngo mufungure dukorere amafaranga hanyuma mudusoreshe dutange mituweli n'ibitari mituweli. Nigeze kubana ariko iterambere ry'umuturage sinifuza kuribonera kuko ngo yishyure ubwisungane mu kwivuza. Numva ntabwo babyumva, ariko mituweli itangwa rimwe mu mwaka, ntabwo ari ikintu gitangwa buri munsi. Ntabwo ubushobozi bwanjye ukwiye kuburebera ko natanze mituweli. N'ubusanzwe se ibaze ko twari tutaragera no ku gipimo cy'100%, kandi twari turi ku gipimo n'ubundi kinagoye. Buri iyo uri kuri 70% byitwa ko wishyura amafaranga make, n'ubundi ubu ngubu kubayongereye none ubu turaje twisange kuri 30%. Imibare burya ariko yari myiza pe, simbihakana, ariko ugereranyije n'amafaranga yiyongereye ubwo twakabaye kuba twarageze ku 100%, kuko amafaranga yari make. Ndumva ariko bigaragara 100% burya ntabwo ripfa gukunda. Ikintu nabo abanyarwanda twitabira 100% ni amatora y'umukuru w'igihugu. Ibintu byari feya y'abantu bose babaza kubashyiriraho 8, wenda babandi ba 7 akaba aribo bashyira kuri 20 bari basanzwe batanga 7. Ibyo byo byumvikanaga. Ariko ubu ngubu umuturage arakubwira ati jewe nta nakazi mfite, none ni gute banshyize ku 8,000? Ariko ujya gutanga amakuru se bavuze ko winjiza iki? Ko bahita babyihakana. Nakubwira yuko n'amakuru atazi n'igihe bayafatiye. Vuga ati hari igihe nigeze nanga amakuru, nta wigeze ngeraho, nta muntu wigeze ngeraho ngo ntanga amakuru. Beno ntabwo biba byoroshye wa muvandimwe we. Ubundi hari bugendere ku gipimo nyine cy'ubuzima uko gihagaze. Urebye rero amafaranga bafatiyeho birengagije ibindi bintu byose. Nubwo uvuga ngo wenda mituweli zagitangwa rimwe gusa, ariko nyine twebwe turi kureba umukuru w'umuryango. Hano hantu impamvu abanyarwanda bavuze nuko realite dufite mu bitabo idahuye nako amakuru ari mu bitabo ntabwo uhe na realite dufite kuri firiti. Ese ubwo ntiharimo amakuru ubundi y'amahimbano rimwe na rimwe hari ay'abayobozi baba banaduhimbiye bitangiye amakuru. Kera nkigira ubwenge nigeze kuvuga nti ni gute imashini irusha abayobozi ubwenge. Umuturage kumusobanurira ngo bamushyize mu cyiciro cya 3 kandi bagenzi be baramushyize mu cyiciro cya 1, ukajya kumusobanurira ngo imashini yaramusimbutse, uri umuyobozi we. Nabonaga ari ibintu biri absurd, bitumvikana. Ati muraho neza munyamakuru, atari ko reka usesengura igitekerezo ngiye kuguha kuri mituweli. Genda umva rama yavaho abakozi bose bagatanga mituweli. Nusuzuma neza urasanga umuntu yambwira 2 yishyura 2,200 mu gihe umunyaruganda azajya yishyura 20. Twese dutanze mituweli yakomeza ikagira imbaraga. Ikindi ni gute umuntu winjiza 20 anganya n'uwinjiza miliyoni 10 ku kwezi. Ati murakoze turabakunda. Hano hantu rero kuvuga ko rama yavaho ntabwo ari byo. Ikintu ngiye kuvuga ntabwo ari cyiza, ariko nkihurira. Iyo kivuga ejo bundi hari ivuriro naciyeho ririmo ryashyize ntuza ikintu bita ngo ni blueprint. Cyangwa blueprint ni nk'igishushanyo mbonera cy'ukuntu bagiye kwagura ibitaro karundura. Ni iry'umuntu ku giti cye. Uwo muntu amafaranga agiye gukora ubugira neza, aho yagiye gucuruza. Iyo ni business. Urabona izi nzu abacuruzi b'utubari bari guhomba, ahita hazamo za farumasi. Si business cyane. Nagira ngo mbibutse ko kuvuga ngo rama yavaho ntabwo byakunda, kubera ko ubundi systeme sante yamaze kwinjizwa muri business nk'utubari, amaduka, butike, hoteli n'iki byose. Bivuze ngo kera umuntu yajyaga kwa muganga ari umupasiya, ari umurwayi ukeneye impuhwe. Yego. Uyu munsi asigaye agenda ari client, umukiriya. N'ikimenyimenyi buri muntu wese aba afite umuganga umuvura.
Niba iyo atamusanzeyo ntibikunda. Niba mugira ngo ndabeshya, niba hari abadamu oya, niba hari abagore mudukurikiye mwagize amahirwe yo kuba mutwite uyu munsi atari ubwa mbere, nzi neza ko ufite umuganga ugusuzuma, ushobora kugusuzumira ku bitaro bya Manuel mu kwezi kwa gatatu, wajya nyuma y'ibyumweru 4 ubwo ni mu kwa 4 ugasanga arimo arasuzumira kwa Rufunsi, mugenda mwimukana. None se utekereza ko ibyo bintu ari ibiki? Nawe abona komisiyo nyine yazanye abakiriya twese turaba komiseri, uzarebe ukuntu imiti ihenze, aho ngo ibiryo ngo birahenze, imiti yihenze kubi. Hari ibijyanye n'imiti rero, kubera ko ubugende mu gihe cyo kugura n'imiti myinshi, urumva bafite amakuru menshi. Hari ikintu cyateye cyo kuvuga ngo iyi miti ngo wundi ntukiboneka, ngo ariko ikora kimwe. Ntabwo imiti ikora kimwe. Abantu mufite abana b'uduhinja batongera ngo murabizi ko ugenda ukaka umuti w'umwana bavuga ngo uyu muti ukora kimwe. Impamvu akumvisha ko ukora kimwe nuko iyo farumasi n'ubundi niye yakuvuye, arashaka ko amafaranga yose yamusigira. Nese ni gute igicuncu gikora nk'umuravumba? Ese birashoboka? Iyo gahunda hano hanze irahari ngo bikora kimwe, n'ikiguzi ugasanga abantu baranaciririkanye. Reka aho rero ugiye wangurama ngo iveho n'iki byose waba ugiye kwica business y'abantu. Hanyuma kandi ikindi cyo abantu bacyumva uko nkivuze, social inequality. Ntabwo abantu bareshya. Nigeze kujya kwivuza ahantu ndabyibuka nk'ibyabaye ejo, kandi nari ndembye icyo gihe, nari nambaye ikabutura. Ibaza umuntu w'umugabo uva mu rugo yambaye ikabutura atari ye muri siporo. Numva ko wari wakubititse n'udusandari, mfite n'imbago ebyiri, n'akaguru kamwe kariho sima. Aho wari wakoze impanuka ngira ngo. Ahantu nagiye hari umwe mu bantu bakomeye twahuriye, ari igihe wari ugezweho, baraza baranyicaza barabati bawitonze hafi yo kuntunika, kandi babona ukuntu undi nanitse amenyo nshinyiriza. Ibintu byagoranye. Hanyuma rero kuvuga ngo umuntu winjiza 20 ngunganya n'uwinjiza ibintu byitwa rero system, imibereho cyangwa se ibyiciro by'ubudehe, akenshi iyo bashyizemo ama indices bakavuga ngo no kuva ku 100 kuzamura, no kuva ku 100 kuzamura kugeza ku mafaranga abantu batazi imibare. System yihita gushyiraho ishaka bitewe n'umutungo washyizemo, murahura. Ariko impamvu ntekereza ko ariko impuguke zo mu mategeko mu Rwanda nta bantu bahugukiye ibintu bya tax law baho, niho bakwiye kudufasha gutandukanya bino bintu. Ubundi mu bindi bihugu abakire babatagisa cyane kurenza abagitangira, kuko n'undi baba bagendwaho byinshi. Noneho uko kugendwaho byinshi hakaba nibigira nk'ubu tumenye ko nko mu Rwanda tuzi ko abanyacyubahiro amategeko ateganya ari abantu bashobora guhagarara, dushobora guhigamira bagatambuka kugira ngo bajye mu nshingano zabo hakiri kare. Ahandi rero kubera ko uri umunyamafaranga, ugira amafaranga wishyura aho ugiye kugenda ugahamagara uriya muhanda, bakabanza bakigizeyo ba Manuel na za modoka zabo zitagize ziri aho ngaho, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubundi batambuka nta ribi. Ni uko gahunda ihagaze. Ubwo rero kuba abantu mwarashakuje kuko turagumye tubushinga kugira ngo bano bantu bazaze babasobanurire, ariko ikigaragara cyo ntabwo ubukungu bumeze neza. Tugana ku musozo rero nge reka ndangira abantu business, nimugende mujye gucuruza pharmacy, mundi murebe kabakiriya mutababona, kuko izi mituweli kuzazishyura bizagorana. Buri muntu wese ari mu cyiciro akwiye, babyize neza ku buryo buri wese afite n'ubushobozi bujyanye n'icyiciro arimo, cyangwa se biraza kuba nka bya byiciro by'ubudehe uzi uko byari bimeze. Tureke kubeshyanya mituweli no kugira ngo abaturage batange bitatu byasabaga inzego zibanze kubyuka iyo bika buri munsi, none nkibaza 4,000 ubukene buri mu baturage, ibi bintu bizoroha. Ahubwo abayobozi bagiye kuzirukanwa bazira ko mituweli iri hasi nyamara barengana. Abaturage basabwa byinshi. Tureba ufite abana 3 biga 9 years basic education, ukube 19,500 wongereho kurya, kwambara, kubitaho, mituweli. Ibyo kuvuga ngo noneho bazahabwa serivisi nziza ati ndabihakanye.
ati nibayitwishyuza RSSB ikomeze yubakira amazu tutamenya nuyagiramo inyungu ibindi byo ndakurahiye. Ati hanze kugira ngo umuturage akore ku ifaranga biragoye. Ati system imibereho ishobora kuzahinduka nta mibereho. Ati abuvuze batanga mituweli batanayishyigikira bayishyigikira kandi batayikoresha nabo ubwo baraza kuzamura ijanisha bakatwaga hari ubwo turaza kuba tugana hehe. Ubwo mwibagiwe na ya ejo heza nayo aka kanya mubaye muyishyize ku ruhande ho gato. Umuntu yasabwaga kwishyura amafaranga make kugira ngo yizigamire no kuguha serivisi bikagorana. Ubu noneho umuntu utaratanga mituweli niwe utazajya uhabwa serivisi. Nta kintu na kimwe cyiza ngo nikibura ingaruka kigira. Ubwo rwose nta n'ikindi kintu mbona navugaho n'ubundi umwanzuro rega warafashwe. Ubundi hano hagombaga kuba byajyanywe mu nteko ishinga amategeko bakabitorera. Nteko ishinga amategeko igatorera ko aya mafaranga yose ajyaho kuko nibo bavugira rubanda. Biriya bintu bikajya mu nteko. Yego umusanzu nibuza uko ugomba kuzamuka gutyo nteko ishinga amategeko ikabanza ikabyemeza. Kuko ibi noneho ni ibintu bihita bikora ku buzima bw'abaturage rega direct. Nta kintu biza gukora. Nahabyeho rero we ntabyo. Hanyuma rero amakuru meza ndabona abantu tugiye kujya turya ku mashuri. U Rwanda rero rwongereye agaciro k'ifunguro umunyeshuri agenerwa buri munsi ku ishuri. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike rero bya Afurika bigaburira abanyeshuri bose ku mashuri baba biga bataha ndetse n'abiga baba mu bigo. Ifunguro rigenerwa umwana wo mu mashuri abanza ryari rifite agaciro k'amafaranga 150 y'u Rwanda mu myaka yashize ariko ubu ngubu rigeze kuri 230 y'u Rwanda. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi yo muri 2025 igaragaza ko u Rwanda rufite amashuri 541 yigamo abana miliyoni 4,766 n'Ijana bangana na 35 by'abaturage bose u Rwanda rufite. Bivuze ko kimwe cya gatatu cy'abanyarwanda ari abanyeshuri. Muri aya mashuri rero ay'incuke ni 4268, abanza ni 4108, afite icyiciro rusange n'iyisumbuye nyine ni 1916. Amashuri yisumbuye afite ibyiciro byombi. Nyine ni 981. Amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyi ngiro ni 581. Amashuri yo ku rwego mpuzamahanga ni 120. Amashuri y'incuke ari mu Rwanda yigamo abana 605,229. Amashuri abanza yigamo 300 n'abana 6779. Icyiciro rusange kigamo abana 598,860. Abiga mu yisumbuye guhera mu mwaka wa 4 ni 196,384. Abiga mu mashuri ya TVET level 3 kugeza kuri level ya 5 ni 106,373. Hanyuma abiga TVET level 1 kugeza kuri level 2 ni 10,418. Abiga muri tekinike imyuga n'ubumenyi ngiro ni 12,423. Bose bahabwa amafunguro ku ishuri. Harimo abagaburirwa ku manywa gusa ndetse n'ukuvuga nyine abiga bataha naho mu mashuri yisumbuye harimo abiga babamo bagahabwa nayo amafunguro y'umunsi wose. Inyandiko y'amabwiriza ajyanye rero na gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri Rwanda School Feeding Operation Guideline ya 2025 yashyizwe ku rubuga ku wa 13 Mutarama 2026 garagaza ko amafaranga yatangwaga ku kugaburira abanyeshuri ku mashuri yariyongereye. Iyi ngiyi igaragaza ko ubu amafaranga leta itanga muri iyo gahunda ku mwana wiga mu mashuri abanza yageze kuri 219 y'u Rwanda avuye ku 135 y'u Rwanda. Naho abo mu mashuri yisumbuye biga bataha inkuru aho ngaho muriruka inkuru naho ngaho ibiryo ngo byavuye kuranga amafaranga avuye kuranga yavuye ku 135 mu mashuri abanza agera kuri 219. hongeyeho hangahe ubwo ushatse wakuramo mu mibare nyine kuramvita katurebe so ugiye gufata imashini imibare yanjye ni mike ntukajya undushya ngiye nize itangazamakuru 35 umva se 35 ukuyemo muri 200 hasigara 65 ni 78 hanyuma kongeraho harengaho shamva urumva utabyishe se 78 yego niyo bongeye mu mashuri abanza hanyuma rero kubiga bataha bishyuraga 642 ku munsi aya ngaya yavuye kuri 56 aho bongereyeho menshi gera ko umwango muri segonderi nicyo bivuze yavuye kuri 56 ajya kuri 600 na 42. Bano bantu bazajya barya n'inyama n'amafi mu mashuri y'incuke bo bazajya bishyurirwa 109 ku munsi. Ngira ngo kandebe ko hari aho bavuyera
mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku mashuri genewe abanyeshuri bo mu bigo byose bya leta n'ibifashwa nayo ku bw'amasezerano bashyizemo arenga miliyoni 130. Ngira ngo abana bo mu nshuke ngira ngo ntayo bari bafite bagenerwa. Hanyuma umuceri mu mashuri y'inshuke umwana agenerwa garama 50, amashuri abanza akagenerwa garama 100, mu mashuri yisumbuye akagenerwa garama 130 ku ifunguro rimwe. Ku bishyimbo byumye abana bagenerwa amagarama 20 ku mwana w'amashuri y'inshuke, mu gihe mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagenewe amagarama 40. Hanyuma se ko amafaranga yiyongereye n'amagarama ntabwo azazamuka? Birumvikana agomba guhita azamuka, nese ubwo bakomeza kurya. Ese leta igabanya amafaranga yo kurya ku ishuri? Ariko nanone oya, icyo kintu ngiye kuvuga reka nyihore. Abana bagomba kurya ku ishuri kubera ko abenshi ku manywa iwabo ntibarya. Muri iyo kungu kureba twagwingiye tudakura tutigeze tutabyibuha. Byatewe n'amafunguro twafashe ku ishuri. Kurya n'uhage ngo hoya. None se ubuzima bwawe bwinshi aho baye ku ishuri? None se ubwo ni hehe ntamaze igihe kinini cyane ku ishuri? None se niba narujuje imyaka ngiye 18 nkiri mu ishuri, ndumva ari 19 nkiri mu ishuri, ariko yiga gutaha. None se naryaga he? Nibura nijoro wagomba kurya mu rugo, nijoro ukarya ugashira inzara. Buriya se mu rugo nasangaga biriyo. Ndabizi se nari impari. Nicyo kibazo ngubajije. Ari abantu benshi ibyo bintu bihuriyeho. Niyo mpamvu nanjye mvuze ngo iryo jambo ndikuyeho. Abana barye neza ku ishuri, mu rugo nta biryo dufite. Abenshi nta nubwo barya pe nimugoroba mu rugo. Avuga ati harya wariye ku ishuri. Ariko bari umuntu abaho baharire. Ariko rero niba tuvuga ko abana barya ku ishuri, harimo cases ebyiri. Nanjye mfite umwana w'umuhungu wiga. Bataha mu masaha 11. Nijoro ntabwo arya ngo bayahaze. Bivuze ngo ku ishuri bashobora kuba barya neza. Leta rero nigaburira abana ku ishuri barye. Urumva? Yego rwose. Noneho nijoro nibagera mu rugo hajye harya ubishatse, natanabishaka ntarya byihoreye. Gusa hano hantu ikibazo tuzareba, ese ibi biryo byo aya mafaranga yose kuko abana bacu bazayarya, cyangwa hari umuntu ugiye guhita aca icyuho cyo kuzavana amafaranga ya school feeding akajya mu bindi bintu utamenye? Ubundi tubanza turebe uko bikorwa. Ninde ushinzwe kugura amafunguro y'abanyeshuri? Ubu ndumva biri mu maboko y'akarere. Akarere rero kagomba kubigira kiriya kagakora neza. Kuko ngira ngo amafaranga ya school feeding bayakuye ku bigo kubera ko yaribwaga. N'ubu bararibwa mama. Oya kuribwa byo ntibyabura si abantu se. Ni abantu. Iyi gahunda impamvu leta yishishikariye, iyi gahunda buriya yatumye abana benshi bataga amashuri kubera inzara biga. Hari n'umwana ujya ku ishuri akavuga ati kuko turi burye reka ngende. Akajya ku ishuri kubera ko ari burye, ariko nta kindi kintu ari buvaniye pe. Ariko base akaba yagezeyo nabura akanarya. Ababyeyi benshi muri iyi minsi yo muganiriye bakubwira ko basigaye mu muti muri munda. Niba afite utwana tutiga, kushaka ibyo turya ntabwo bigoye ngo ufate abana 5-6 bose bagukanuriye saa sita. Ariko abantu biga iki gihe bize neza, twebwe mu gihe cyacu saa sita twabaga dufite isaha imwe yo kuba twagiye mu rugo kurya twanagarutse ku ishuri. Byari ibirometero bingana gute? Ibirometero nka 30. Oya nawe 30 wirengera. Wenda vuga ngo byari byinshi, wenda 5 da cyangwa 6. Hako ubwo 30 urabyumva ukuntu bireshya. Isaha imwe se waba wagezeyo wanariye wanagaruka. Reka nkubwize ukuri, aho nize primaire, kuva iwacu njya ku ishuri hari nko kuva ngaha ujya muri gare Kimironko. None se kuva hano ugera Kimironko harimo ibirometero 30. Ako ni kure. Hanyuma ubwo nahagendaga inshuro 4 ku munsi ahubwo. Kujya ku ishuri, kuza kurya no gusubirayo no kongera gutaha. Yego. Hakaba n'ubwo ugasanga bagiye guhinga batatetse, cyangwa imvura yaguye inkizanze no kuma. Aha. None abana b'iki gihe ngo akabunga di ikibazo cyabaye ikibazo ngo nta kabunga kabaye akabunga n'iki byose. Barongera mituweli ariko n'ibiryo byacu ku ishuri abantu bumva ko bazagerageza kurya.
ariko leta izashaka n'andi urumva agiye kujya no gusuzuma harebwe icyiciro cy'ubuzima harya ni ubuzima imibereho systeme imibereho aho twakize Manuel niho yakabaye ari niho akwiye kuba ari koko se bagiye kubisuzuma ubu ngubu bakabaye barabisuzumye mbere ubu uraje ubone hari message tujya zizangira nubwo ntacyo nzazikoresha ariko nzazibona ba mudugudu hari igihe bamutegeka kutagaragaza abaturage barenze 3 mu mudugudu bayishyurirwa mituweli yego nturenze 3 ati ko nari mfite se 70 batoya ni 3 noneho ubwo no ku murenge bakabwira akagari bati rero gitifu ku kagari ntabwo nshaka abantu barenze 3 ku kagari ariko se ibintu bisobanutse se bavuze ko umuntu uri muri level 1 cyangwa se mu cyiciro cya mbere ngo wari uzishyurirwa totali nabyo kuvuga ngo barajya guselectinga erega buriya ibyo bavuze n'ibyo tubona biratandukanye aho rero ikibazo cyaba kiri kuba ikize mu bikorwa ibi bintu ni hatari Emmanuel twizere ko byose bizakunda bikajya abanyarwanda icyo nzi cyo iyo twashyize hamwe nta kintu kitunanira abanyarwanda twarabivuze ko bishyize hamwe nta kitunanira ubwo na leta igerageza ikora iyo bwabaga kugira ngo nibura umuturage umunyarwanda erega umenye ko hari inkuru twavuze ngo twahisemo kuba resilient country kwishakamo ibisubiza pana abantu baze batubwira intoki mu jisho neza ubu ngubu tuvugisha ukuri uyu munsi ubundi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu twabyukaga saa 10 kuko burya tugera no saa 11:20 na gutya uyu munsi nibura wavuye mu rugo saa 2 waje uriye uwo mwanya zo ndawufite wanyweye icyayi ase buriya nuko umwanya wanyweye icyayi cyane nuko zigama wanyweye icyayi narindi ninyarya mu gitondo se saa 6 ndabahonye tujye tubwizanya ukuri amasaha se ntiyageze amasaha yageze sha inkuru twari twateguye turazirangije uyu munsi imikino ihari mu Rwanda birumvikana na amagare hanyuma RGB yongeye manda ya Murenza Budara muri Rayon Sport bamuhandi mezi 3 ese Rayon Sport izongera gutora komite cyangwa RGB izajya kumwitunyambe mu Bwongereza rero AFC Bournemouth yaza kuba yakira Sunderland, Burnley yakiriye Brentford, Liverpool yakiriye West Ham, hanyuma Newcastle United yakiriye Everton, Leeds United yakira Manchester City isaa 1:30 za nimugoroba. Hanyuma umukino wa weekend ni umukino wa weekend ku munsi w'ejo saa 12:30 ikipe ya Arsenal yakira Chelsea. Arsenal igomba gushimangira ko ishaka igikombe muri uyu mwaka. Hanyuma mbere yaho hazaba hari umukino wa Brighton na Nottingham Forest, hanyuma haze Fulham na Tottenham Hotspur, Manchester United zakira Crystal Palace. Umukino w'umunsi urebye ni uw'ejo mu Arsenal na Chelsea. Arsenal itagomba gukora agakosa na gato cyane dore ko Man City ishobora kuza kuba yanatsinze mu kanya. Nuko hanze hari inkuru ushaka kumbi. Ahantu bita Igasogo mu kagari ka Kayonza umurenge wa Mukarange muri Kayonza hari umugore ngo warusanze ukora uburaya basanze yishyuye umwana we w'amezi 2 umunsi mu gitondo. Ntabwo biba byose agibisa byamuriye koko. Kadushimire abantu twabanye muri kino kiganiro, ibitekerezo byanyu twagiye twiyaranje twabisomye, mwakoze cyane. Emmanuel Karame nawe wakoze kwitabira uyu munsi. Nawe wakoze cyane. Cyari sawa gukora nawe kuwa gatandatu ariko byanze nashaje. Timu yo kuwa mbere guhera irundi kuwa mbere izajya ikomeza kugeza kuwa gatandatu. Zayimba batera kanyabugo nuko wenda ibyo ngibyo atari